igicaniro cyo muri wowe ni kizima, uzasuzugurwa n'abawe n'abatarabawe bagusuzugure. Kuko uyu munsi niba ari ikintu gikenewe ni amavuta y'Uwiteka no kubaho mu bwiza bw'Imana. Ikintu kiryoshye uyu munsi kuruta ibindi. Iyo uri kuzima gato utinyuka akantu gatoya watinyaga mu byo wakoraga, iyo ugatinyutse karaguhamagara kakagushyira kandi nako kagatinyuka kakaguhamagara kakagushyira kandi ushiduka na bimwe watinyaga gukora utangiye kubyeza. Abarokore n'abana beza tubikora byejejwe tugahita tuvuga ati Imana nayo irabizi ko turi abanyantege nkeya. Intege nkeya zawe ukaziseguraho kugira ngo ubwire Imana ikureho ibindi bicaniro byari biri imbere yawe. Imana isenye ibikuta bikubuza kugera iyo ujya. Imana ikureho inzitizi zari ziri mu nzira zawe. Imana iguhihirwe yagusezeranije. Igicaniro cy'Uwiteka cyubakirwa imbere y'amaso yawe ku musozi wa rubanda, abantu bari biteze ko ibyabo ari byo bikora. Ijwi ry'Umukanguzi. Nongeye gushimira Imana iduhaye kuba mwari no teraniro, kandi kubw'umushumba wacu turabashimiye ko mwatugiriye icyizere tukongera guhagarara hano. Yesu abaha umugisha. Bantu tutaziranye n'abari online, amazina ni Ev.Anicet Niyomugabo nkuko bababwiye. Ndi umukristo, ndi umugenzi ujya mu ijuru. Ndumva ngiharanira gusingira icyo Christo yadufatiye. Imana ishimwe. Dusomye igitabo cy'Abalewi, dufitemo insanganyamatsiko kinitiranwa n'intego y'uyu munsi wo kuwa gatatu, igicaniro. Iki ni igitabo kiri mu isezerano rya kera mu bitabo bya Mose. Iki gitabo cy'Abalewi gifite amategeko menshi hari buze gutindaho, ariko kandi igicaniro cyashushanyaga Kristo ko niwe gicaniro cyacu. Umuriro usobanura umwuka wera. Muribuka abantu mwakunze gusoma hari amagambo Yesu yavuze yanditswe na Luka, yaravuze ngo naje gukongeza umuriro mu isi, niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kindi. Mu yandi magambo umwuka wera niwo muriro Kristo yaraje kwenyegeza. Igicaniro afite muri twebwe ni umuntu ufite ubugingo muri we. Mitima yacu ihinduka ingoro y'Imana cyangwa se inzu y'Imana, bigatuma Imana yibonera igicaniro muri twe mu gihe itagifite igicaniro i Beteli, ndavuga i Beteli ha Isirayeli. Hanyuma mu gihe itagifite ibicaniro ahitwa i Dani, mu gihe itagifite ibicaniro i Nayoti, Imana yimuye ubuturo bwayo mu misozi ibutuza mu mitima y'abayiringira. Imana ishimwe. Hanyuma muribuka aho umwuka wera ashushanwa n'umuriro. Iyo musoma ibya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, iki gice cya kabiri abantu bakunda kugisoma ariko bakunda umurongo wa 8, aho umwuka wera yamanukiye intumwa. Bibiliya iravuga ngo uza umuriro wigabanyamo indimi z'umuriro, buri muntu wese muri bo ururimi rw'umuriro rumujyaho. Habonetse indimi mu buryo butatu. Ururimi rw'umuriro abantu murabyumva. Haboneka ururimi ruvuga ibitamenyekana, rwo rurimi rwo mu ijuru. Haboneka n'ururimi ruvuga ibisobanutse, ibintu bimenyekana. Abari baraho bumvise barangije aravuga ngo aba basinze ihira, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ihira. Bari buzuye umwuka wera batwitswe n'ikibatsi cy'umuriro. Imana ishimwe. Uyu muriro Imana yarawukoresheje ihamagara Yesaya. Yaramuhamagaye abanza gutinda kwa Uziya, kwitaba umuhamagaro bibanza kugorana, ariko mu buhamya Yesaya yatanze yaravuze ngo yakubiswe ikara ku munwa, ashyuhijwe n'umuriro, abwira Imana ngo noneho uzuntume. Uyu muriro Imana yawukoresheje kenshi, twebwe tuwita ububyutse. Iyo tuwise ububyutse bibutse ko umuriro utanga gususuruka. Ahantu hari umuriro haba ubushyuhe. Imana ishimwe. Na Yeremiya yarabivuze aravuga ngo ibyawe mwami nari kubiceceka, ariko iyo njya guceceka numva ari nk'umuriro ugurumana mu magufwa bikantwika, nkumva ntegetswe kubivuga. Aravuga ngo najyaga gutuza ngo ariko kuko nge nawe tutanganye imbaraga nisanga nabivuze. Umuriro w'Imana uradupushinga ukadutegeka no gukora iby'umubiri utashakaga gukora. Yo muri twebwe igicaniro cyaka, iyo cyaka
daboro tugira igitinyiro kuko igicaniro nta kintu kijya gipfa guhangara umuriro. Nta kintu kijya gipfa guhangara umuriro. Ahantu hari umuriro byanze bikunze n'abawota ntibawukandagiramo, botera ku ruhande. Rero igicaniro cy'Uwiteka ntikikazime gihore cyaka muri twebwe. Aba ni Abalewi Imana yatoranyije nk'uko yatoranyije Rehoboti, ibatoranya mu rugendo rukomeye bava mu gihugu cya Egiputa, barimo bagenda basubira i Kanani. Ndagira ngo mbibutse ko buri muntu agira aho Imana imuvana, akagira n'aho imunyuza. Imana ifite n'aho imujyanye. Akenshi intambara bizera duhura nazo ntabwo tuzihurira nazo aho tujyanwa n'Uwiteka, ahubwo aho tunyujijwe n'Imana niho tugeragerezwa kugira ngo Satani adutere kuva mu ntego y'urugendo. Urugendo rwacu rufeyiringe jiste niturwanira muri uru rugendo tugacogora, bimuhesha intsinzi yo gutuma tutagera aho twajyaga. Nasomye uburyo Abisirayeli bari kuva mu gihugu cya Egiputa, bambutse inyanja itukura, amateka murayazi, bambuka bagendera humutse. Iki nacyo ni igitangaza gikomeye n'uyu munsi gitera abahakanamana, kiracyaba confusing, baracyafite urujijo bitewe n'iki gitangaza Imana yakoreye hano. Hari ibintu byinshi biba confusing. Umuzuko wa Christo n'imbaraga z'Umwuka Wera zagiye zitera abanyantege nkeya kwihangana kugeza ubwo bapfuye. Hakabamo n'iki gitangaza, biri mu bintu bituma abahakanamana mu buryo bahakanagamo muri Bibiliya, biri mu bintu bituma bashidikanya bakavuga ngo bishobora kuba biriho. Rero Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa banyuze mu bihugu byinshi bitandukanye, ariko bageze kuri Yorodani, nimusoma batarambuka, baranditse bajya gusaba umwami w'Imowabu inzira. Baramubwira ngo ihangane, dufashe tubona aho twanyura twitahire. Mose ashyiraho kondisiyo, aramubwira ngo nta mazi yawe tuzanywa, tuzayavoma hano. Nta byo kurya tuzasaba mu gihugu cyawe, tuzarya impamba twipfunyikiye. Umwami w'Imowabu akibyumva gusa aravuga ngo uretse no kunyura hano ntibukwiriye no kuba mugihari. Ajya gukodesha umugabo witwa Baramu, aramubwira ngo numvise bwa bwoko n'Imana yabo n'ibyo yakoze kuva muri Egiputa, yishe abana b'imfura, yishe imikumbi, yakamije inyanja. Avuga amakuru menshi, aravuga ngo nabyumvise, none bari kunsaba inzira ngo banyure mwa kino gihugu. Ubu mbemerere cyangwa tubavume. Baramu aravuga ngo reka mbavume. Ikintu cyanangaje, yagiye gusenga asaba Imana uruhushya rwo kuvuma ubwoko bwayo. Bwira Imana uti wanyemereye. Hani rangu uti hoya bariya n'abanyamugisha. Arongera arapfukama arabwira ati ariko ndakwinginze. Ntabwo ari ishyaka afite, ni indonke ashaka kubona mu biganza byo kwa Baraki, bimuteye kongera gusubira inyuma. Arabwira ati ariko ndakwinginze, mbabarira mbavume nibura iyi nshuro ya Baraki nyibone. Ariko abantu ari kuvuma muri bo harimo igicaniro cy'Uwiteka. Iyo bimuka Imana yimukana nabo, iyo batuye Imana itura muri bo, iyo bagenda igendana nabo, niyo batabaye itabarana nabo. Haleluya! Aravuga ngo mbabarira mbavume, ariko ngo abitegereje arebye muri bwa bwoko bw'Imana. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, nushaka gusingira icyo Kristo yagufatiye, ujye wenyegeza umuriro wa Kristo muri wowe. Iyo umuriro w'Imana waka muri wowe, Imana iba ifite ikimenyetso, iba ifite ikimenyetso cyayo muri wowe, irakureba ikabona umuriro wayo. Iyo ahantu hari kwaka umuriro, haba ku manywa cyangwa nijoro ho umuriro uba ugaragara cyane, ariko na ku manywa burya abantu bazi kubipima. Iyo umuriro uri kwaka, hari abantu wenda mwigeze mubibona kandi utanawubona, umuriro utawureba, ureba mu kirere cyaho umuriro uri kwaka ukabona hameze hari abantu babizi, ukabona hameze nk'harimo urakoze cyane. Niyo umuntu asenga igicaniro cy'Imana kiri kuri we, ba bantu batabona umuriro, bamwe batanasobanukiwe umuriro ari igiki, bamwe batanazi ububyutse n'iki, batazi amasezerano Imana itanga n'iki, batazi nko kwiriza ubusa n'iki,
barakureba, iyo bakureba babona ikimenyetso cy'uko hari umuriro w'Uwiteka, kuko ahantu hari igicaniro cy'Imana hatera ubwoba kandi haba ikimenyetso byanze bikunze. Hari akana k'agakobwa bigeze banyaga, Siriya yateye Samariya baranyaga, batwara akana k'agakobwa karaka baragafata bakajyana gukorera ibwami. Kandi ntimugire ngo iyo biriya bihugu byanyagaga, ntimugire ngo bapfaga kunyaga umuntu wari we wese ngo bamutware ibwami. Umwana w'ibwami no mu mfura z'abatware b'ibwami niwe wenyine wabaga wemerewe kwinjira mu bundi bwami bw'ikindi gihugu. Batwara akana k'agakobwa ariko kazi igicaniro cy'Imana cyasigaye muri Elisa, bagatwaye kareba Namani aramureba. Hari abantu bavuga ngo ubwo ngo yabibonye bite, ngo yamunyuze hajya koga. No, ikibembe kiranuka cyaragaragaraga ku rwego uyu mwana w'umukobwa yamurebye aramwata, ariko databushe nubwo wanyaze hari umuntu w'Imana wasigaye. Imana ishimwe, hari umuntu w'Imana burya arahari. Rero ubu burwayi bwawe bukumazeho igihe, ariko ajya akorana n'Imana, hari uburyo umusanze iki kibembe cyakuvaho. Namana ahita anyura ibwami, abwira umwami aramubwira ati rero maze iminsi ndwaye iyi ndwara urabizi, nyandikira urwandiko nshyira umwami ninjire mu gihugu, namwe nimutekereze. Bwa mbere ajyayo yanditse urwandiko, Christo bajya kunyaga ntiyigeze yandika. Umwami yatunguwe no kumva yatewe gusa, kandi umwami aratuza, bamutwara abaturage aratuza araceceka. Ariko aje kubw'igicaniro cy'Imana kiri kwa Elisa, noneho bisaba ko biba ngombwa ko yaka audience. Arandika aravuga ngo hari umuntu wo mu bantu bawe nari nkeneye. Kubera iki? Igitinyiro kiri kuri Elisa ntabwo cyemerera Namani kongera gutera avogera nk'uko yateye cyagiye. Afite igicaniro cy'Imana, ntabwo ajyanwa nka rubanda kugira ngo amugereho. Noneho aranditse, kandi aba yari yanyaze ntiyigeze yandika, nta n'umubano wundi bari bafitanye. Umuntu ufite igicaniro cy'Imana atera icyubahiro, atera icyubahiro byanze bikunze. N'abatubaha Imana ye baramwubaha, n'abatizera Imana ye baramwubaha. Arandika, yandikira umwami aramubwira ngo mu baturage ufite hari uwo nshaka. Kuki atamunyaze mbere? Kuki ataje nk'uko yari asanzwe agenda? Ariko ngo umwami ngo asome urwandiko, aravuga ngo kandi barongeye baranyendereje. Ashishimura imyambaro. Elisa ngo abyumva aratangara, aravuga ngo nta mpamvu yo gushishimura imyambaro. Uwo mugabo waje ni mumunyoherereze. Ntabwo yagiye kumusanganira. Uwo mugabo waje ni mumunyoherereze, mumwohereza ze. Araza, kandi Namani yaje yujuje protokole zisabwa. Yapakiye amaturo, afata imyambaro yo kukuranwa, afata ituro ry'abamenya, afata iryo gushimira. Bimwe mujya mubona mu bukwe bwa Kinyarwanda turi gusaba, bimwe tubanza by'intwererano, ibyo gutura, ibyo gushimira, ibyo gutebutsa. Namani yaje yuzuje amaturo yose asabwa. Arangije aravuga ngo nshaka kujya guhura n'umuntu w'Imana, kuko Imana yabo iraturwa. Aravuga ngo ntabwo ngenda gutyo gusa. Elisa ngo abyumva aravuga ngo ni mumunyoherereze. Noneho ikintu cya mbere yakuyeho amaso, haleluya, ikintu cya mbere Elisa yakuyeho amaso ni icyubahiro cya Namani n'amaturo ya Namani. Aravuga ngo ubitegura wabiteguye ubembye, ntabwo Imana yacu iturwa n'ababembe. Aravuga ati kandi cya kabiri, waje uzi kuri umunyagitugu, none njyewe ndi umuhanuzi w'Imana, simpura n'ababembe. Mfite umugaragu witwa Gihazi, ndamwohereza udiringe nawe, n'uwumva ibyo akubwira urakira utahe. Gihazi araza, niba ari amakuba abaho ni uguhura na Gihazi utumwe na Elisa, kuko abazi neza ko ibyo atumwe biri bube, yabikora neza atabikora neza. Yaje yihuta aramubwira ati ariko umwami ntabwo yemeye ko muhure, Christo Elisa ntiyemeye ko muhura, arahuze. Kandi ntimugire ngo hari akandi kazi yari ari gukora, yari aryamye. Keza aramuti rero aracyaryamye, arasinziriye, yari aruhutse. Abaye aruhutse ho gatoya, ariko nubwo aruhutse umuriro wo ku gicaniro uraka. Haleluya! Umuriro wo muri we ntabwo usinziriye, uraka, uragurumana. Haleluya!
Imana yenyegeza igicaniro muri wowe. Imana yenyegeza igicaniro cyayo yongere yatse. Muririmbyi yaravuze ngo hahoze hagurujojo uduha umuvumbi wawe Mwana. Imana yongere yatse ugira ishyaka n'inyota byo kuba igicaniro gishyitse cy'Uwiteka. Gihaza araza aza neza n'amafiyera aramwita ariko databuja yarambwiye ngo manuka gato nkwereke. Namana aramwita baramwegera aramwita ibira hano muri Yorodani ni amazi asa na Nyabarongo. Ibiraha tambwiye karindwi. Namana ahita ahagarara n'ubwibone aravuga ngo inzuzi za banana fapa ziwacu tizari zihagije. Nibyo ziriyo ariko nta jambo umuhanuzi yazivuzeho. Hari umunyagicaniro wavuze kuri ayo mazi. Rega ntabwo Yorodani iba mu muti, ahubwo umuti wari mu kanwa k'umuhanuzi ufite igicaniro. Niwe wavuze kuri Yorodani umuti uraboneka. Mutagira ngo hari ahantu haba ubuzima buturuka mu muntu Imana yabuhaye akabuhesha ahantu. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nshuti z'umusaraba igicaniro cyo muri wowe ni kizima. Uzasuzugurwa n'abawe n'abatarabawe bagusuzugure. Kuko uyu munsi niba ari ikintu gikenewe ni amavuta y'Uwiteka no kubaho mu bwiza bw'Imana. Ikintu kiryoshye uyu munsi kuruta ibindi ni ukwera imbuto z'agakiza. Biraryoshye kuruta ibindi bintu abantu turi gusenga dusaba. Namana aravuga uti njyewe sinakibira muri aya mazi. Gihazi nawe ntiyaburana naramwe ariko databuja yaravuze ngo wibire karindwi. Aramureba aramubwira ngo ari gukora iki. Araryamye araruhutse. Narinzi ko ari buze hano ndi akarembarembye ibiganza. Siko mwasomye ngo akarembarembye ibiganza hejuru y'ikibembe cyanjye. Elisa toba ikibembe cya Namani. Harango uti hoya ntabwo ari ibyo byari bumugenze uribiramo hariya karindwi. Namani ngo ashake guhindukira asubireyo. Abasirikare be barakokinga bamutunga imyambi. Baramubwira ngo mwami niko nyakubahwa iyo bagutegeka ikiruta iki ntiwari kugikora. Iyo bagusaba ibitambo ntiwajyaga kubikora. Kanswe kwibira karindwi baramubwira ngo manuka wibire. Nabo ubwabo bararambirwa bakora mistake bagendera ku matwara ya Isirayeli ari Abasiriya. Nta musirikare w'Umwisirayeli wari kuyoborwa n'umuntu ubembye. Nabo bahise bamutunga imyambi baravuga ngo ntitugusubiza yuri umunyakibembe. Ibira niko umuntu w'Imana yavuze. Amanuka rimwe kabiri gatatu kane gatandatu kandi uko yibiraga niko yaribwaga kuruta uko yarameze. Inshuro 7 zishyitse avamo. Bibiliya iravuga ngo afite umubiri umeze nk'uruhinja. Akimara kubona akize aravuga ngo ni mumbabarire mumpamagarire umuntu w'Imana duhure. Elisa aza akenyeye ameze neza aryoshye avuga ati ubwo wakize ikibembe turahura nta kibazo. Ubwo ikibembe cyakuvuyeho ndaje. Amugeze imbere aramubwira ngo mwakwakira amaturo yanjye. Aramubwira ngo yigumanire. Avuga ati nta kibazo. None se ko wanze ibyo nguha wakwemera icyo ngusaba? Aravuga ngo nta kibazo nsaba. Aravuga ngo niba nkugiriyeho ubuhake numpa imifuka 2 y'ibitaka nyihekesha inyumbo nyitwari wacu muri Siriya. Databuja ajya nyiyegamiza ari gusenga ikigirwamana cyari moki. Rimoki ni ikigirwamana basengaga baterekera inkuba n'umuriro w'inkuba. None aravuga ngo nanyiyegamiza ari guterekera ikigirwamana ngewe nzajya nyora kuri bwa butaka mbumene mu ngoro ya Rimoni na Rimoki hanyuma nimbukandagiraho. Imana ikareba abantu bakandagiye muri Isiraheli nanjye ijya imbona mu bantu bakandagiyeyo. Nzajya mpagarara kuri ubwo butaka Imana nibona bari muri Isiraheli nanjye ndebe. Umuntu ufite igicaniro muri we atera igikundiro kugeza ubwo Namana abona igisubizo mu bitaka. Bibiliya iravuga ngo kuva uwo munsi amahoro mu Basiriya n'Abisamariya araganza kubera igicaniro cy'Uwiteka cyari muri Elisa. Imana ishimwe. Eliya yigeze yazenguruka ashaka ahantu hari igicaniro. Ageze i Nayoti Rama
hamwe hari abana b'abahanuzi asanga byarasenyutse. Aragenda ajya i Beteli asanga nta gihari. Ageze i Dani abura igicaniro. Aragenda arapfukama. Burya niho yakoreye ikosa ryo kuvuga ngo ni njyewe njyenyine usigaye. Kuko iyo umuntu afite igicaniro atera n'abandi baguye ububyutse. Umuriro wo muri wowe, Imana ishimwe, umuriro wo muri wowe uraka. Noneho iyo umuntu yacanye ntimubizi kurahura mu muco bibamo, nta munyarwanda wabiyoberwa icyo cyo. Kuko iyo urahuye iwe abandi batacanye bakarahura iwawe baragenda bagacana, sibyo? Kandi none igitangaje wajya mu rugo rutacanye se gushaka y'umuriro keretse baguhaye ikibiriti, bira ntitubyita kurahura, baguha ikibiriti ukajya gufatisha uwawe nawe yaza karahura iwawe. Ariko iyo urugo rwacanye nirwo rutanga umuriro. Uyu munsi hari ahantu hakenewe imbaraga zizaboneka mu bacanye, abanyagicaniro. Imana ishimwe, abantu benyegeje babaye imbere y'Uwiteka nibo bazaba umuriro Imana ishaka gukoresha. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo, rirambwira ngo ihindura abamarayika kuba imiyaga, ngo ariko abagaragu bayo ibahindura kuba ibirimi by'umuriro. Umugaragu w'Imana aratwika. Hari korasi numvishe ngo ndatwika, ngo ndasenya, ndagira gute, ngo ndarimbura, ngo kubw'imbaraga ngo ndatwika ndasenya. Uriya muririnzi yari ari mu mwuka. Umuntu w'Imana aba ameze nk'igifaru cyaka kigurumire, igicaniro cy'Imana cyaka. Iyi gicaniro hari ikintu kivuzwe muri iki gitabo cy'Abalewi. Iki gitabo cy'Abalewi ndagikunda, ndagikunda iyo bigeze kuri iki gicaniro. Igicaniro cyari gifite amategeko, ndaza kubigeraho, ariko Abalewi bari abanyeshyaka ku rwego ruteye ubwoba. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ntigihamagara abantu badahari ngo ikorane nabo, ishoboza abantu yahamagaye bakayitaba. Nibishoboza ibi ngibi tuza tukicara, nge na mwene data Marcel duhamagarwa, twari njyewe nawe n'abandi bana b'abakobwa nk'abane n'abandi basoremo nk'abandi batatu, twari bake cyane. Noneho igihe kimwe dusurwa n'undi nawe yari meme generation, aradusura aza aho twasengeraga, yitwa Melaniya. Imana imuha umugisha, yatwereye imbuto kandi ari umwana kuruta abandi bari bakuze. Aradusura aza kuduhugura, aratubwira ati impano z'umwuka zikora zitya, mubigenze mutya, ko twari twuzuye umwuka w'Imana ariko turi abana tutazurya impano z'Imana zikora. Icyo ngendere ndakibabwira. Aza aduha Bibiliya, aravuga ati noneho tubanze tuganire ijambo ry'Imana. Nukuri muri twebwe uko twari duhari, uko nukuri, kandi nta muntu wari uzi gutandukanya umurongo muri Bibiliya n'igice muri Bibiliya. Kuvuga ngo umurongo wa kangahe, ari igihe umuntu yahagurukaga akavuga ngo dusome Zaburi y'umurongo wa 6 ngo igice cya 8, igice akaba ari umurongo 8 akaba ari igice, juste tukabivanga ntabyo twari tuza. Ariko kubera iki? Imana yikubona iyo uhari, ntabwo ijya guhamagara abandi, ishoboza bamwe bahari ikorana na bamwe bahari, nibo yenyegezamwe umuriro. Imana ishimwe. Mutagira ngo ni ubutungane bwa Paulo bwatumye ahamagarwa. Oya, yagiraga ishyaka ryo kurwanirira Imana. Ntabwo Paulo ntabwo yarwanyaga abitorero afite intego yo kuzimya igicaniro cy'itorero. Oya, ahubwo yari afite intego yo kuvuga ngo Imana mwayize nabi, kuko yari yarize Imana y'amategeko, abandi baruzuye Imana y'umwuka wera utanga ubuzima. None Imana y'amategeko iragendera kurashinga, ikora impanuka mu mitekerereze ya Paulo. Paulo arangije aravuga ngo kugira ngo aba bantu batuze nuko tuzabica. None yakica abanyagicaniro b'umwuka mu rupfu rw'abapfuye bakijijwe, akabona havutsemo abandi bahamya benshi. Imana ishimwe. Akabona havutsemo abandi bahamya benshi. Paulo bimutera urujijo, aravuga ko twica bamwe hagahaguruka abandi bahamya. Kuki batumva Imana? Agira ishyaka mu buryo buteye ubwoba. Imana iravuga ngo ubwo ufite ishyaka risa ritya, iravuga ngo ndagushoboza. Nicyo cyatumye muhindura.
bwashize turi kuganira narababwiye iyo umuntu atangiye kugira impaka ku by'ijambo ry'Imana aba ari hafi kurimenya, kuko nta muntu urisobanukirwa ritabanje kurugora imitekerereze. Keretse iyo ugize umugisha ugahamagarirwa mu kwizera gusa, ukaza ukizera nta ntambara mu mitekerereze. Sinabwiye ukuntu najyaga njya impaka, najyaga nkunda kujya impaka n'abakristo n'abizera nkabwa ntibisibyo. Rimwe na rimwe bikaba na rimwe hari igiterane twigeze twakorera mu hafi cyari cy'umuhazara, hari umupasiteri yitwa Rukundo, ubu ni haji Imana izamugarura mpora musengera iyo mbyibutse, turaburana abumbura Bibiliya ndangije ndamwani barakubeshye. Hari ijambo ryanditse muri Luka rivuga ngo niko Teofilo yabyanditse, yandikira Luka ku igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Teofilo Luka yacyanditse ari kubwira uwitwa Teofili n'icyo ubutumwa bwiza Luka yanditse. Yari afite umuganga w'inshuti ye bakundanaga, nawe yaranditse aramubwira ati Teofili nkunda, muri cya gitabo cya mbere twasanze imvaho yose twarundanyije, twebwe rero twabifataga nk'imvaho, twahuje imvaho yose, uti none nkwandikiye n'ibi ngibi usome. Rukundo ndamuganiriza kuko nta gicaniro cy'Imana cyari kiri muri we, bihinduka hose nsanze Bibiliya ibeshye. Mutoza shahaduda ahinduka umuyisilamu, n'uyu munsi aracyariyo. Icyo kora Imana izamugarura. Nasomye ijambo rimbwira ngo umurimo wa nyuma ni uhesha uwa mbere agaciro. Ndabizi ko Imana itazampora ibyo nakoreye i Babuloni kubundi Yerusalemu. Ariko umuntu udafite igicaniro cy'Imana, muzabirebe wenda mwebwe ntimubizi. Hari abantu babaye ahantu amashyiga ikikoni kiba hanze, noneho hatanafungwa mu kikoni, nta na korotire cyangwa urupangu ruhari, ku buryo mwacanaga mugacanira mu mashyiga. Abantu babizi, iyo abantu babaga bamaze kujya kuryama, imbwa zarazaga zikajya imbere y'umuriro, noneho zikota umuriro. Uko umuriro ugenda uzimya, imbwa ikagenda yegera imbere. Uko umuriro uzima, imbwa ikegera imbere. Birangira imbwa itakiri kuwotera kure, birangira iryamye mu ziko hagati. Niko n'umuntu ugenda uzima niko bigenda bimera. Iyo uri kuzima gato utinyuka akantu gatoya watinyaga mu byo wakoraga, iyo ugatinyutse karaguhamagara kakagushyira kandi, nako kagatinyuka kakaguhamagara kakagushyira kandi, ushiduka na bimwe watinyaga gukora utangiye kubyeza. Abarokore n'abana beza tubikora byejejwe, tugahita tuvuga ati Imana nayo irabizi ko turi abanyantege nkeya. Intege nkeya zawe ukaziseguraho kugira ngo ubwire Imana ngo ndamira ne gukorana n'izi ntege nkeya, ahubwo urabyeza. Kubera iki? Umuriro wamaze gushira muri wowe. Hari akanyamaswa bita inkura yanga umuriro cyane, kuko irabizi ko iyo abahigi bacanye baba bagiye kuyirya. Yanga umuriro cyane. Inkura rero ni kimwe na Satani, ni kimwe na dayimoni. Iyo wenyegeje muri wowe, hari abantu mujye murota nabi mwaryamye musenze. Uzi ko hari abakristo bagira izo ntambara mu mitekerereze, ukaryama usenze ukajya ko nukabona inzozi mbi ziragutunguye ziraje. Satani abashaka kuzimya cya gicaniro cyo muri wowe, kabyuka wacitse intege, cyangwa se waba uvuye mu masengesho agahita ategura ka ekipe k'abanzi bagahita bagutegera hafi aho ngaho, cyangwa ugahita uhura n'ibyago, cyangwa ugahura n'ibintu utiteze. Abari kugira ngo ashake buryo cyazimya wa muriro wenyegeje, kuko arabizi ko agiye gushya, arabizi ko ugiye kumutwika, arabizi ko kwirirwa hano hari icyo biri buze kubyara. Rero nuza gucana araza guhura n'ikibazo, arashaka akantu rero kari buze gutusha gatakinge gatoya ku mubiri, nigakubita ku mubiri kamera ibyuke, kamera nibyuke ihita ikora iby'umwuka yanga, nikora iby'umwuka yanga igicaniro cyo muri wowe gisinzire, kuko ntashaka ko cyaka. Niyo mpamvu agenda yemvita utuntu turi hariya tukugusha, tukubangamira, agahamagara utuntu turaho. Bya biganiro bikorwa nyuma y'amateraniro, hari n'abantu bava mu materaniro bafashijwe, abantu bungutse ijambo ry'Imana, ugasanga bese bakoraga kundi baganiriye ibintu bidahuye n'iby'umwuka wera. Burya Satani arimo ararwana n'umuriro wari watse muri wowe. Niyo mpamvu Paulo yandika, yaravuze ngo murarindwe, yaravuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, ngo kugira ngo mutabaho umugayo. Avuga ibice byinshi, aravuga ngo mwebwe ubwanyu, umubiri wanyu, umwuka, aravuga ngo n'ubugingo birarindwe kugira ngo
bitabaho umugayo. Niyo mpamvu kugira ngo ucane umuriro wake wenyegere, nkunda uburyo Eliya yawucanye ku musozi Karumeli. Yarabanje aravuga ngo ntabwo nacana umuriro w'Uwiteka imbere y'igicaniro cya Bayali. Aravuga ngo hoya, umupfumu wa Bayali cyangwa umuhanuzi wa Bayali atazajya yitoratoza akazamuka ku musozi w'Imana avuga ngo agiye gusura igicaniro cy'iwabo. Aravuga ngo ndabanza makure gakondo ya Bayali na Shera, ku buryo umuntu wa Shera n'umuntu wa Bayali atazigera avuga ngo ngiyeyo si iwabo. Imana ishimwe. Arabanza arasenya akuraho igicaniro cya Bayali na Shera. Yarabanje aritarura aravuga ngo nimubanze mwenyegeze mucanira Imana yanyu. Bubaka igicaniro, baracyubaka, baracana. Bibiliya ivuga mu Kinyarwanda kidasiguritse ukuntu ngo barakotsora, bagera naho bakotsora. Gukotsora hari uburyo babikoramo uyu munsi mu Bahinde, baracyabikora Abahindu. Gukotsora bafata abasore bakabambura, bakabakenyeza ibintu bimeze nk'imbindo, nk'urubindo. Iyo bamaze kubukenyera baba bambuye hose, bagafata ibintu bimeze nk'amahwa, nkoni zimeze nk'amahwa, nibo ubwabo bikubita bavuza induru. Abagore muri bo bari kurira, bikubita ya mahwa kugeza ubwo amaraso amanuka. Nimusoma na Bibiliya iravuga ngo barakotsoye ngo kugeza ubwo bahinduka imyishori, amaraso arashoka. Nuko barikomeretsaga. Mu yandi magambo, kugira ngo izo mana z'amahanga bo zibone ububabare nubwo zitanareba ntizumve, byasabaga kwibabaza bo bakababara. Nicyo Mose yabwiye Imana, yarayibwiye ngo kuko utandukanye n'izindi mana, aravuga ngo kuko utandukanye nazo uzaze tujyane. Ngo izindi mana bene ziyo bavuye mu ngando yazo barazisiga kuko badashobora kuzitwara. Ngo niyo bazitwaye zihinduka umutwaro ku bitugu byabo. Ngo ariko wowe uri Imana tutazaheka turi mu nzira. Ntabwo tuzigera tuguheka, ntuzatuvuna, ahubwo uzaba ikimenyetso cy'uko uri kumwe natwe. Avuga irindi jambo nkunda ngo niryo tandukaniro kuri twebwe n'abanyamahanga, nuko wowe uzemera ukagendana natwe. Haleluya! Imana ibwira Mose ngo hoya, kugendana twagendana, ngo ariko muri abanyabyaha nabica nkabamara. Mose arapfukama aravuga ngo nibyo, ibyaha byacu urabizi, twarabikoze. Aravuga ngo byaturutse ku buretwa, bituruka aho dukorera. Mose arabivuga byose, arabidetaya. Amaze kubidetaya aravuga ngo niba nkugiriyeho umugisha wantegera amatwi nkavugana nawe. Reka mbabwire, iyo umuntu afite igicaniro muri we aravuga, Imana ikamwumva. N'Imana iyivuze urayumva, ntabwo ari wowe uvuga gusa, uravuga nayo ikavuga. Ni umuntu ugendana n'imvugo y'Uwiteka. Abakristo benshi baravuga ariko ntibumva imvugo y'Imana. Umuntu rero ufite igicaniro muri we kimugira communion n'Imana. Imana ishimwe. Imana iragusura, Imana irakugenderera, Imana ihumugisha imirimo yawe, inzozi zawe Imana irazisura, imikorere yawe Imana iyibamo, mu mitekerereze Imana irahatura, iwawe Imana irahicara, mu byawe Imana iraparticipa. Umuntu ufite igicaniro, haleluya! Mose abwira Imana ngo niba nkugiriyeho umugisha wanyemerera nkavugana nawe ikindi. Imana iravuga ngo ndakumva. Imana ishimwe kuri kutwumva muri Rehoboti. Imana ishimwe kutwumva bari online. Imana ishimwe kuri kutwumva. Mose arapfukama aravuga ngo uwanyumva. Imana iramubwira ngo ndakumva. Aravuga ngo wamenyesha imigambi yawe. Uwite wambwira imigambi yawe. Imana mu ijwi rituje n'umunezero mwinshi w'ubusabane yagiranye na Mose iramubwira ngo ngambiriye kubakura mu kuboko k'uburetwa, nkabakura mu bikingi bya Farawo, nkabageza mu gihugu cy'isezerano. Mose aravuga ngo ubwo imigambi yawe ari ukudushyitsa, ntuzemere tugenda twenyine uzaze. Ko mwasomye Bibiliya yamusubije iki? Yaramubwiye ngo ubwo wangiriyeho umugisha ubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, icyo uvuze nacyo n'icyo uvuze ndagikora. Ubwo wangiriyeho umugisha Mose we, ubwo wagize umugisha nkabazi nzi izina ryawe. Hari akantu kajya kanezeza uburyo Imana yampamagaye
sohoka hano narindi kambwira ngo Anicet ewe we icyo kirahagije kuba Imana izi izina rya Anicet we birabaye birahagije hari igihe ugera mu iteraniro ukajya kumva ngo bana banjye yo ibwira Mose ngubwo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina ariko hari umuntu uri hano uzwi n'Imana ngo yiramburire ibiganza wumva Imana muziranye Imana ishimwe ubwo wagize uwo mugisha gusa ibwira Mose ngo icyo uvuze nacyo ndagikora muzasome irangije iramubwira ngo mo nzajya ngendana namwe iravuga ngo ninjoro kugira ngo umbone utazagira ngo nagutengushye nzaba ndi inkingi y'igicu noneho ninjoro kugira ngo umbone nzaba inkingi y'umuriro ku manywa mpinduka inkingi y'igicu iramubwira ngo ari ku kondisiyo nimpagarara namwe mujye muhagarara ningenda namwe mugende Abisiraheli inkingi y'igicu yahagarara nabo bagahagarara ariko bakavuga ngo turi kumwe n'Uwiteka bakavuga ngo nubwo duhagaze hano Imana irahari ikintu gitangaje nuko harimo abantu barambiwe bagenda mbere y'inkingi y'igicu Mose abonye inkingi y'igicu itaragenda aravuga ngo ni igihe cyo gutata si igihe cyo gutera yohereza Abisiraheli wasigara yandika Imana ishimwe ariko umuriro ninjoro ukaka ukadudubiza ukaka ukagurumana abantu bareba bakabona umuriro wa muriro wahamagaye ijwi ryahamagariyemo Mose rimubwira ngo subira mu gihugu cya Egiputa cy'uru ubwoko bwanjye niwe Abisiraheli barebaga buri joro bakawubona waka inkingi y'igicu ariko aba bene data babonye Imana twigeze twajya gusenga ahantu twita ku mubu imvura iragwa twayize ku mubu kuko habaga umubu waturyaga igikote cyose wabaga wambaye umubu si ngombwa ngo urye hano si ngombwa ngo aho wafataga niyo wafataga ku gikote hano waragukubitaga urubori rw'umubu karwumva none turangije turabata aha hantu ni ku mubu twakundaga kuharara rero ninjoro na ahantu hari igishanga ni igishanga gihari imbere nticyahingwaga n'abantu bajyaga kukiragiramo inka zararohamaga noneho bajya kurohora inka bayikurura kuko hari isayo amahembe akavunika bakita gaca amahembe kubera uburyo cyari kimeze noneho gifite akantu kameze nk'akarwa mu ishyamba twasengeragamo ariko igihe kimwe tuhageze ntitwari twemerewe gucana amatoroshi kuko twasengaga ubutayu bitemewe noneho ibiti bikaka tugasoma Bibiliya mbonye umuntu ugize ngo bya bitangaza dusoma muri Bibiliya biracyakorwa za mbaraga z'Imana ziracyarizo ntabwo Imana irahinduka ibiti bikaka tugasoma Bibiliya tukabona ibiti bicana noneho icyantangazaga twarabitahanaga twagera mu rugo ntibyake ahubwo bukavungagurika twazasubira mu butayu twaba turi mu bubyutse bukaka hakaba ubwo twigeze twabwira Imana imvura iri kugwa tubwira Imana iti dufashe imivi iratemba imanuka iruhande rwacu ariko imvura ntiyatunyagira Imana yagiye twigaragariza nabonye gukora kw'Imana ku rwego niyo Isirayeli yahinduka ikatubwira ngo Bibiliya twarabashutse ibyo byari igitekerezo nkuko abateologe bamwe na bamwe bari kubihindura bavuga ngo cyari igitekerezo niyo bahinduka nababwira ngo ibyanyu birafeirinze ariko hari ibyacu noneho dushaka kubaha kuko hari uburyo twabonye mu Imana umuriro w'Imana waratse igicu cy'Uwiteka cyagendanye natwe Imana ishimwe hari ahantu Imana yagiye inyurana natwe nkabona ko ari inkingi y'igicu cy'Imana hari Imana yagiye yigaragaza mu rupfu rwasamye rugaragara tubona gupfa ubireba ku buryo rukubwiye ngo hitamo hari mwene data umwe wansekeje ejo bundi yagiye gukorera perimi abapolisi baramufasha bamuha amahirwe inshuro 8 bamuha 8 akivira mu gisata kimwe agahita anyura mu kindi se watwariye Uganda ngo hoya noneho baramubaza ngo ngaho nawe tubwira icyo wakora uri wowe twebwe wabigenza gute arangije nicyo naringendereye cyo nyene aravuga ngo afande ngo icyo muri gutekereza nanjye nicyo nakora ngo icyo mutekereza nanjye nicyo nakora noneho yaransekeje arambwira ngo none se ngo ntacyo bari batakoze ngo ubundi bari kuyima nkayigira nteko byagaragaraga ko byananiye mu byukuri
Rero hari ahantu twabonye urupfu ku rwego rwari kukubaza ngo mbigenze gute, ukarubwira uti nurye n'ubundi ndi hano irya tamira, ariko inkingi y'igicu cy'Uwiteka, haleluya, ukuboko kw'Imana kugahagararaho ukabibona. Hari umugabo yigeze yasenga, yaduhaye ubuhamya, twari turi mu masengesho, aduha ubuhamya bw'uburyo Imana yamurokoye mu mage ya jenoside. Aratubwira uti hari aho nageze mbwira Imana ngo ndakubabariye, noneho hano ntiwabona nuko ubigenza. Uti wite, wavuze kuzandinda, avuga ko ntacyo bazantwara, ariko hano ho nkurikije abantu bandi imbere, wite nta kundi wabigenza, ndakubabariye. Uti nibanyice nta kibazo. Ntazi uko byagenze, abari baraho baratatana, arakira arataha. Imana hari uburyo twagiye tubona inkingi yayo. Imana ishimwe. Yabwiye Mose ngo ntabwo ndi bukwiyereke, ariko hari ahantu bugufi bwanjye nkunda kunyura. Iramubwira ngo ni mu busate bw'urutare, ugende uhikinge, ndaza kutambuka ngo ngukingirize ikiganza cyanjye ngo ubone ibitugu byanjye. Mose ayirebye mu bitugu aravuga ngo ntacyo, ubwo nubwo ari ibitugu byawe ariko wanyuzeho nakubonye kubaho. Rero hari ahantu wabonanye n'Imana, ubwo hari aho wayibonye, rero enyegeza igicaniro cyayo. Imana ishimwe. Hari ahantu Imana yigeze ivugana nanjye numva ko ivuze. Ndahantu bita Moba, nagiye mu giterane, Imana irambwira ngo ntuze kuvuga uhinduke ikiragi. Hari ibitero bigiye kuza, ntuvuge uhinduke ikiragi. Nari ndi gusoma igitabo cy'amaduwa ya Qur'an cyanditse mu Cyarabu, ndimo ndagisoma, ngiye kumva numva tayari binjiye aho twari turi. Abagabo bari barigumuye kuri leta ya Kongo, b'umugabo witwa Wakutumba. Abanjombye imbunda arambwa ati we, avuga ibiringara ntanumva. Tangije nibuka ijwi rimbwiye ngo ntuvuge, nkoresha amarenga. Aravuga ati iki ni ikiragi, ntikiwumva ntikivuga, nimukireke. Imana yacu ifite uburyo yagiye idukingiririsha ukuboko kwayo, ifite uburyo yagiye iturengera. Ariko Imana ni Imana, Imana ni Imana, Imana ni Imana. Eliya yaravuze ngo sinakubakira iruhande rw'ikindi gicaniro, aravuga ngo ngomba kubanza gusenya. Imana ishimwe. Ndabanza nsenye icya Bayali, ndabanza nsenye icya Ashera, mbone kubakira Uwiteka. Ngo igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba kigeze, arababwira ngo nta kindi mwakora ngo nibura Imana yanyu ibumve ko mwasoje kwikebagura. Arababwira ngo noneho nimurekeraho, Imana yanyu nticyumva, nimurekeraho. Ngo asenya cya gicaniro, abacyubatse aravuga ngo nimugisenya mugikureho. Uyu munsi, ku munsi w'igicaniro, insanganyamatsiko yavuze ngo umuriro uhore waka ku gicaniro, tugasinzire, wake urudaca. Uyu munsi mu mbaraga za Christo wizera, Imana isenye ibicaniro byari biri imbere yawe. Imana ikureho ibindi bicaniro byari biri imbere yawe. Imana isenye ibikuta bikubuza kugera iyo ujya. Imana ikureho inzitizi zari ziri mu nzira zawe. Imana iguha ihirwe yagusezeranije. Igicaniro cy'Uwiteka cyubakirwa imbere y'amaso yawe, ku musozi wa rubanda, aho abantu bari biteze ko ibyabo ari byo bikora. Igicaniro cy'Uwiteka cyake. Igicaniro cy'Imana cyake. Eliya asenye igicaniro cya Bayali. Ndabivuga nkibuka nkora amasengesho yo gusenya ibicaniro by'iwacu. Nakoze amasengesho nsura amateka yose y'iwacu, ndayafata ndayasasa hasi, nkajya mbwira Imana nti data wacu yakoze gutya. Nagize umugisha, reka mbyita umugisha, benshi babandwaga bakanaterekera mbumva. N'abajyaga kuraguza narababonaga, cyangwa se bavayo bakabiganiraho. Ndangije ndavuga nti runaka yakoze ibi, na runaka akora ibi, na runaka akora ibi. Ndavuga nti kubw'umubiri twagiranaga isano, ariko kubw'umwuka nditandukanya nawe. Ndavuga nti ibi bicaniro ndabisenya. Ndibuka ko hari umwe mu bantu b'iwacu, simuvuga nubwo ari kuri kamera, wenda
igisabo ukigwiriye kiramwanduka kuva uwo munsi yaryamye gutya arabyimbagana arabyimba apfa ababaye yapfuye ababaye cyane bavuye kumushyingura bavuga ibintu by'imigenzo n'imihango n'ibindi ndageje ndavuga ni ntabwo ibi bintu mbyemera ndavuga ni simbyemera iki gikenya kidukenye uyu muntu nejo kizahitana undi ndagifata ngishyira muri ya sekuru ndagisekura ndakibwira nti wowe n'imigenzo n'imihamuro yawe yose ndayisekuye n'amaboko yakurambukiye bakwaturiraho ibiki ndagihuragura ndakibwira nti kandi ntacyo ndi bube ndakijwanjagura mu mbabarire ntabwo ari ukurwanya umuco njya no gushyingirwa nabwiye madamu wanjye ndamwana umbabariye ntukizane hari icyo bitwaye arambwira uti hoya mbabarira nkizane sanga urakoze mushumba wanjye aksanti narambwira ntumbabariye ntukizane hari icyo bitwaye arambwira uti se wambabariye ko gifite ibyo gisemboriza ubundi no mu muco abantu bazi umuco nyarwanda igisabo gitahana umwana ufite se na nyina ntabwo ari icya buri wese bimwe twandika kuri invitation ngo umuryango kwa Ev.Anicet Niyomugabo ngo uhagarariwe point ubwo ntubukemerewe kuzana igisabo mu muco ntabwo byemewe nuko nyine umuco ntabwo tukiwuzi impamvu n'umuco w'abanyarwanda ucika nuko abo twita bawuvuga n'abadusabira barakodeshwa kandi burya no mu muco ntibyemewe nabyo rero hari no mu muco nabyo ntibyemewe gukodesha umuntu uretse ko uwa hambere wari wanduye kuruta uwa none mwihangane nabidekarara nkanabisobanura kuko uwasabaga hambere bamuhaga inzoga n'ikikamba bamuhaga n'ikibabi cy'itabi murakoze n'ibindi bigambo byinshi baturaga nge ndabizi tujya gukwirega ahantu runaka tujyana mbona umusaza wamuhaye ibintu aragenda mbere yo gufata ikijirgo ngo akwikira ibintu aravuga ndi gusenya ibyo bicaniro narapfukamye navuga ni nayo bavuze ntazi haleluya nibyo bubatse ntazi aho babyubakiye nibikingi byo kwa sogokuru ntazi igaruriro ryabyo ndavuga tuwiteka we isi nibiyuzuye n'ibyawe muri ibi byawe harimo ibyo bari barakunyaze babihanya bingi ndavuga ntibisubirane subirana ibyo bakunyaze wongere ubifate bibi bigabiro byawe nanyije mbwira Imana nubwo bisubiranye nanjye ubimpe nk'ingabire mbibemo ntabikomoye mu muryango ahubwo mbibemo kuko Uwiteka unyemereye kuhaba Eliya aravuga ngo sinemera kubaka igicaniro imbere y'ikindi gicaniro aravuga ngo nimusenye kuraho ibya Bayali na Shera arabiritura Ezebeli ngo yumve ko basenye ibicaniro aravuga ngo ntabwo nazamuka ngo nge kureba Eliya ari gusenga Imana ye ibicaniro byacu bidahari muzaperereze Ezebeli se yagiyeyo yari kujya kureba yiki nta gicaniro cye cyari kigihari kandi yagombaga kuza bamaze konsa imibavu ya Bayali na Shera aravuga ngo sinkigiyeyo kubera iki nugira igicaniro usenya uzabubujije abakuru bacyo uzabubujije abanyembaraga bacyo kugera mu matware yawe uzabubabujije kuza haleluya ubuvunnye amaboko yabo ububabujije urubyaro rwawe ububabujije imirimo yawe ububabujije kugera ku mugisha wawe hari ibyo ububabujije Ezebeli yaravuze ngo sinkigiye Karumeli sinkigiyeyo hari nta gicaniro cyanjye gihari Imana ishimwe Eliya ngo asoze acukura mu ruhavu rw'igicaniro acukura igicaniro ashinga inkwi akora icyo twakita nk'igitanda cyangwa se urutara amaze kugikora inkwa zisasa munsi amaze kuzisasa munsi arambika igitambo hejuru ese muracyari hano mbaganirize Eliya niwe muntu wa mbere watambye atari umuhanuzi adaturuka mu batambyi yatambye ari umuhanuzi atari umutambyi kubera iki yahagaze mu cyuho cy'imiryango 12 aba umuhanuzi aba umutambyi ahinduka n'umutware w'imiryango 12
kubw'ishyaka yagiranye n'Uwiteka aracukura kubwira ishyaka gusa. Imana yaramwemereye akora umurimo abandi bari barabujijwe. Muzasoma ikintu cyatumye Uziya akenyuka, yaragiye ajya kubaka igicaniro. Muzarebe ba Rehobowamu, ba Yerobowamu baragiye bajya kubaka ibicaniro batabyemerewe. Hari n'uwatunze ukuboko kuranyunyuka asaba umuhanuzi kongera kumusengera. Ntabwo iyi mirimo yari yemerewe na buri wese, ariko Eliya kuko yabanje gusenyera Bayali, Imana yaravuze ngo ubwo wasenye ibindi bicaniro wananyubakira, ubwo wubatse igicaniro wanantambira. Niwe muntu wakoze umurimo wo gutamba, yifashe igitambo agikubita hasi aranakitambira. Kandi ubusanzwe abatambyi bakoraga umurimo wo ku gicaniro ari batatu. Umusore w'imbaraga wagikubitaga hasi, undi wazaga akagikerera akagicinja, n'undi wazaga konsa umubavu. Ariko Eliya yabikoze wenyine, aryamisha hejuru y'igitambo kikiri gutonyanga amaraso. Areba mu bahari, arababwira ngo nimujye kuvoma. Baramanuka. Mu gihe bagiye kuvoma, uyu murimo Eliya yakoze ndawukunda. Abantu batatu, abantu bane abatuma mu byiciro bitatu. Kane gukuba gatatu ubwo ni kangahe? Murakoze 12. Afata n'amabuye 12 y'imiryango ya Isiraheli yose ayakikiza ku gicaniro. Yakegura ibuye rya Dani akavuga ngo uyu muryango wari waraguye, ariko nongeye kusubiza ku gicaniro cy'Uwiteka. Yakegura irya Nafutali akavuga ngo uyu muryango mweguriye ku gicaniro cy'Imana. Imana igufashe ntuze kwizirikana wenyine mu masengesho. Kuri uyu munsi w'igicaniro wibuke wegura umuryango, ugere no kwa nyogokuru, ujye no kwa nyogosenge. Abantu barambaraye wongere ubegure, wegure babyuke, wongere wegure. Imana ishimwe. Eliya yakegura akavuga ngo ibuye rya Gadi ndaryeguye. Yegura amabuye 12 yose yazengurutsaho, atumye intango 12 buri buye arisukira ku gicaniro. Ibi ntibyabagaho, umuriro ntiwari kwakaho yamennye amazi, ariko yarahazengurukije. Bivuze ngo Uwiteka abahemburiye ku gicaniro. Igicaniro cyubatswe nicyo muhembukiyeho. Iki gicaniro cyubatswe ku musozi wa Karumeli nicyo muhembukiyeho. Imana iguhe guhembuka. Imana iguhe guhembuka. Imana ishimwe. Hari ahantu hasigaye hari umwuma. Narababwiye muri Rehoboti mufite amahirwe ko mujya mugira amasengesho y'amakupure. Burya kupure ivuye hano ntabwo ishobora kugera mu rugo ngo ipfe kuryama itasenze. Ntabwo bipfa gukunda. Niyo bagerayo bakajya muri izo ntege nkeya, batwara wa muriro bavuye kurahura, ukarara wakiwabo. Ariko hari abandi batakigira amasengesho ya mu gitondo. Abo bantu Imana ibegure. Hari abantu baryama badasenze, Imana yeguriye imiryango. Eliya yegura ya mabuye. Hari abantu bajya mu kazi iby'amasengesho n'ubukristo bakabisiga mu materaniro, ariko baba bagiye mu kazi bakaba mu kazi gusa, ariko atari abakristo. Nta kintu na kimwe gipresent Imana kuri bo. Icyo ni igicaniro cyasinziriye, Imana yongera icyegure. Eliya aravuga ngo neguye ya mabuye kandi ndayavomereye. Imvura yari imaze imyaka 3 n'igice itagwa. Aravuga ngo iyi miryango yahuye n'umwuma w'iyi minsi, aravuga ngo ndayeguye. Imana ishimwe. Umwuma wateye ndayeguye, arayivomerera. Ndi kuvuga gutya, amazi atembere muri famiye yanjye. Amazi atembereyo agere no mu musigita bakiriyo. Mana mpagaze kuri uru ruhimbi ngusabye gutemberwa n'amazi yawe. Ezekiel yarayabonye. Abona umugezi, abona amazi ageze mu bugomba mbari, ayandi azamuka. Aya mazi agenda atemba agere mu rubyaro. Bene data, hari uburyo abana bari guhabwa uburere bikanga bikagorana, inaringe na kamere yabo bikagorana, ariko tubeguriye ku gicaniro cy'Uwiteka. Imana ishimwe. Tubeguriye ku gicaniro cy'Imana, turabeguye mu izina rya Yesu. Hari mushiki wanjye umwe yarabwirije arasenga,
ariko imyaka iragenda imwisobaho gato iramunaniza, imyaka iramunaniza, barokora akambwa kudashaka ririri waragumiwe ibiki n'ibiki. Ejo bundi ababonye igisore cy'ikirara kiraho ngaho kimwe ibitabi n'ibiki, harangwa atari ko se Anicet, none se ubusuyu nguyu Imana izanye, iyo umuntu yakayutse kubw'ibi hari kunyuramo afata icyo abonye. Iyo utazi icyo ufite uhitamo ibyo ubonye, ufata ibyo ubonye. Ntamwani n'ukuri, ntabwo Imana yakugabira uyu. Reka mbabwize ukuri, hari abantu bagiye biha abandi Imana itabigizemo uruhare, bakamera nk'ibifi biraho amawa akagorana akabajomba. Ariko mu izina rya Yesu Kristo tweguye aya mabuye y'imiryango 12, tweguye amabuye y'abakristo, tweguye amabuye y'abinginzi, tweguye inkingi. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo nzongera gusa n'ibyuho by'ihema ryo kwa Dawidi, nzongera nica ibyuho byaryo. Imana yica ibyuho aho Satani yanyuraga twinjirira, Imana yica ibyuho aho ukuri kwaburaga, Imana yica ibyuho. Haleluya! Imana yongere yica ibyuho, Imana yica icyuho cyatumaga tubeshya, Imana yica ibyuho. Hari intege nkeya wakiraga kubw'icyuho Satani yari yarateje, Imana yica ibyuho. Nasomye igitabo cya kabiri cy'Abami. Nasomye igitabo cy'Abami kimbwira inkuru z'umugore Elisa yazuriye umwana. Amaze kuzura umwana, Elisa ngo arerekwa, arahishurirwa, abona inzara igiye gutera. Abwira umugore ngo Uwiteka aravuze ngo hunga ugende. Umugore arahunga, mu gihe ari mu bunyage ngo amara imyaka 7 arayimara. Agarutse asanga ibikingi bye byose barabitwaye. Ariko uzi ko hari abantu banyazwe kandi bari mu mwanya w'Uwiteka, bari mu mwanya w'Imana. Erega hari telefoni zaguhamagara ntizikubone waje hano. Iyo ndi mu rusengero njya nirinda gusohoka njya kwitaba telefone, kugira ngo barebe boti tubanye igihe kinini. Nta muntu ujya unsohora mu rusengero ngo ngiye kumwitaba, biragoye. Muha message. Uyu mugore nawe yabaye mu mwanya w'Imana, aravuga ati n'Uwiteka wambwiye ngo nimpunge. Aragenda arahunga. Ariko nubwo araho Imana yavuze, mu bye biri kurwanirwamo, abandi baragenda barabyigabanya. Narababwiye abarokore benshi ntitujya tumenya ko twanyazwe ngo tuburane ibyacu, kuko Satani ntagikunda kutunyaga ibyo dufite. Aratureka akadutwara ibyo twari kuzabona ejo, tukagera ejo ibyo dufite none bikahashirira, twebwe tukarizwa n'ibyashize kandi twaranyazwe ibyari gusohora. Iyo tunyazwe ibyo byari gusohora tugira ngo ntabyo twanyazwe, kuko ntitwigeze tubibona mu ntoki. Ibyo utabonye ntabwo biburanira, ntabwo bizi ko wabinyazwe. Ariko hari icyo Imana yakuvuzeho, hari n'umugisha wawe wari uri imbere, kuki utawugeramo, kuki utawukandagiramo. Kandi wiriwe ahangaha, umugore akibibona aravuga ngo uru rubanza nta wundi waruca uretse umwami. Aravuga ati ni umwami wenyine waruca, niwe wenyine. Aganira n'umugaragu aramwe ati mbabarira umbwire, uwo muntu w'Imana Elisa koko yakoraga ibitangaza uti cyane ari kumwe n'umugaragu? Nukuri abantu barazutse. Uzi ko hari abantu batemera imirimo y'Imana yabaye, bakeneye ibihamya by'indi mirimo Imana ikora kuri wowe kugira ngo bamenye ko Imana igihari. Uwo mwanya akiburana, umugaragu agiye kubona abona wa mugore arinjiye, abwira umwami uti mwami nyagasani, dore umugore yazuriye umwana nguyu. Uwo mugore ahita yikubita imbere y'umwami aranguye uti mwami, nubwo umwana wanjye yazutse ariko ntagifite aho kuba. Reka nkubwire, uzi ko hari ubuzima Imana yazuye bwari bwarapfuye, ariko uyu munsi bukaba buri kuzerera. Yarazutse nibyo, ariko ntagifite aho kuba. Kandi ibikingi byanjye nabikuwemo n'imvugo y'Uwiteka yayanzara y'imyaka 7. Timwibuka inzara yateye Samariya, niyo yari yahungishije uyu mugore. Iyo nzara Bibiliya ivuga kugeza ubwo abantu banaryanye ubwabo. Ariko abantu b'Imana, Imana iranguye uti bugiye hariya, bufashe umwanya ujye hariya, ugende wihisha. Agarutse asanga barabitwaye. Umwami aramureba aravuga ngo ubwo ari Uwiteka wari wazuye umwana wawe. Icya kabiri, akaba ari Uwiteka wari wakubwiye ngo genda. Icya gatatu,
ukaba waramaze igihe kingana n'iki Imana yavuze. Aramubwira ngo uhereye ku byo wanyazwe, aka kantu ndagakunda, ngo noneho abahinze mu mirima yawe n'ibyo basaruyemo. Ntabwo mubimenya, hari abantu bicaye mu mugisha wawe, hari abantu bari mu mugisha wawe, hari abantu batuye mu nzu yawe. Umwami aravuga ngo n'ibyo basaruyemo nabyo babigusubize. Umuntu wegeranye n'umuntu umubwire ngo ugarurirwe ibyo wanyazwe. Haleluya! Kubw'igicaniro cya none muri Rehoboti n'abari online, Uwiteka kugarurire n'umusaruro w'ibyo wanyazwe, Uwiteka uguhe. Haleluya! Iyi miryango 12 ntiyari ihari, ntabwo bari baje, tibari bari Karumeli. Abahanuzi bari bari mu buvumo, munsi y'ubuvumo. Habana bari nta makuru bari bafite y'ibiri kubera Karumeli, ariko Eliya yarabahagarariye. Nimusoma hari abahanuzi 100 bari barahishwe n'uwitwa Obadiya, bose baratinye inkota ya Yezebeli. Baravuga ngo ntabwo turi bujye gusangira na Yezebeli. Ntibavugiye Imana, ariko nabwo tibagiye gusangira na Yezebeli. Baravuga ngo ntitwasangira nawe ngo tuba abahanuzi ba Bayali na Shera. Twaravugiye Imana, bajya mu buvumo. Eliya ari ku musozi Karumeli, nabo yarabashingiye ibuye. Imana ishimwe. Ntabwo ari wowe wenyine ukwiriye gutabarwa. Nukuri nusenga ukagarukira ku buzima bwawe, uzaba upfobya amasengesho. Agura, Bibiliya iravuga ngo noneho ngo agura imbibi zawe, ngo ikibanza cyawe ngo rega inyegamo, ngo wongere wagure ukoze hirya no hino. Agura wigarukiraho, rega inyegamo. Eliya soje kumenaho amabuye, ntiyigeze acana umuriro. Ntabwo yigeze acana umuriro. Eliya ntiyigeze acana umuriro. Yarapfukamye aravuga ngo Uwiteka. So mwanyumviye mu mwuka byaramo. Ntabwo yigeze afata ikibiriti, nta nubwo yagiye kurahura, ahubwo ubumwe bwe n'Imana bwamuteye gupfukama aravuga ngo Uwiteka. Aravuga ngo ibi mbikoreye kugira ngo abantu baraha bamenye ko ndi umugaragu wawe. Bwa kabiri kandi babone ko nkoze ibi kubw'izina ry'Uwiteka. Aravuga ngo uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana yonyine, ko Uwiteka ari we Mana. Yavuze ijambo nkunda, bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Hari umugabo umwe akora hano hafi Kacyiru, aherutse gusuzugura umukozi akoresha. Ntagije aramwe atariko Imana yawe irakora cyangwa ntikora? Irakora. None se kuki itagukorera ibi nibi? Hari abantu bagira uruhande banenga batabonye urwo gushima. Niba ari Imana yawe kuki bitabikora? Era umukoresha washakaga kujya profit umukozi akikorera ibyo yishakiye gusa. Umukozi aramwe atariko ngewe ndi umukristo bisinemerewe kubikora. Umukristo aramwe ati se umukristo ni igiki? Ntabwo tinsenga Imana yo mu ijuru, wayisenga sikakumarira iki? Hari n'abantu tutazi guhamiriza Imana. Aramubwira se Imana yaguhaye akazi? Uti nibyo yampaye akazi. Mukwande ko ari mukwanjye. Uti kuki itaguha ngo abari wowe wikorera? Umwana yumva abaye nk'usuzuguritse, arangije aramuga ngo nguhaye iminsi 3. Tugenda ubwira iyo Mana igukorera igitangaza, nibiyinanira undeke ngewe nkigukorere. Nibiyinanira undeke nkigukorere. Umwana aragenda arasenga, Imana iratuza. Nasomye ijambo rijya rinsetsa ngo icyubahisha Uwiteka nuko akinga ibintu, ngo ariko abami n'abatware bakanezezwa no kubigenzura. Imana iratuza, iratuza. Yasenga ikamubwira ngo mwana wanjye nzaguha umugisha, ariko ibindi shwi
iratuza iraceceka, ya minsi 3 irashira. Shebuja amuhamagara muri office arambwira ngo ko mbona nta cyahindutse. Ni igiki nibura Imana yakubwiye cyangwa yakoze cyaba gitandukanye na ya minsi yindi hari? Imana yacu ni igitangaza we, ni igitangaza we. Imana batuka yumva igaceceka. Imana yemera umunyantege nkeya yirwanya kandi atayikoraho. Ntiwagera hiba ukayirwanyiriza aho utuye. Ibibona tumeze nk'abari gukina sayi. Umuntu kujya kurwanya Imana yawe kandi atagera mu bikingi byayo. Imana yawe ibyo yavuze ntizabikora, ntuza hivugira, ntuza uko ivuga, ntuza uko ikora, ntuza ibyo ikora, ugasanga abantu barayirwanya kandi Imana igatuza igaceceka, irituriza. Umugabo arangije abwira umukobwa aramubwira ati rero tuzasohoka mu Bugesera. Umukobwa arangije arambwira ngo anise, ubu nsohokane na bosi mbigenze ne, nindasohoka aranyirukana. Ndangije ndamwani rero reka dusenge. Nukuri nabivuze numva nta kindi mfite cyo kumubwira, ko yari yacitse intege, ntari bumubwire ngo va mu kazi, ntari bunamubwire ngo jyayo. Namwe ni reka dusenge Imana irogoye urugendo rwawe na bosi, ubwo yakubwiye ngo araza kugufata, ubwo yakubwiye ngo araza kugufata. Namwe reka dusenge irogoye ruriya rugendo ntagere aho aje kukureba. Ambera umwana mwiza, niba abakristo beza, ahita abwira shebuja aramwe atariko pasteri yambwiye ngo nubwo uri buze nturi bungereho. Ngo niko Imana yawe yavuze, ni pasteri wabivuze, ngo niko Imana yamubwiye ngo nubwo uri buze nturi bungereho. Hari ikintu nkundira Imana rero, mu muhanda ari wenyine, nta wundi muntu bari kumwe, nta modoka imugonze, nta nyoni igurutse, ntaki agiye kubona abona igipine kiratobotse, imodoka rirawurenga. Icyo cyonyine mu bitangaza basabaga, Imana ikora ko kantu gatoya konyine. Imodoka ari urenze ajyaho, breakdown niyo yakuye imodoka araho ngaho kuko yarawurenze, akubita ibiti. Breakdown irazira pakira arayitwara, arangije arambwira ati Imana yawe si no gukora gusa yarinyishe. Arambwira ati rero yakweretse ko yagushobora ikanagukumbanya, wajyaga kubona makuba iyibikora turi kuvaho warunjyanye, nibwo wari bubona makuba, ariko yaguhaye attention kugira ngo utazongera kubitekereza. Rero icyo shaka kuvuga ni iki, hari amabuye y'abakoresha akiryamye ku buryo atarahembukira ku gicaniro. Turi Rehoboti, ayo nayo ahembuke, ayo nayo ahembuke. Bamenye ngo babana n'abanyamasezerano, bamenye ngo bakorana n'abantu Imana yavuze, bamenye ngo abo bantu barashinganye. Nkunda uburyo Baramu yahindukiye areba Baraki, aramubwira ngo umva Baraki mwene Sipori, nukuri ibi bintu nagasuzuguro, ntabwo wahamagara perezida ngo umubwire ngo umva runaka mu izina, unamubwire ngo mwene runaka wongere uvuge na se. Areba umwami aramubwira ati Baraki mwene Sipori, mu yandi magambo utagira ngo ndakwitiranyije na so n'uyu. Aramubwira ati Imana si umuntu. Baraki we, ntabwo Imana ari umuntu. Arambwira ati kabiri ntizigera yicuza. Cya gatatu ntabwo wanyaga umugisha abantu Uwiteka yahaye umugisha. Aba bantu Baraki ntiyarabazi na Baramu ntiyarabazi, ariko abonye intari bunze muri bo, igicaniro cyo muri wowe kigaragare, Uwiteka kigaragaza urwego rutuma ugira ubudahangarwa, imbaraga z'Imana zikwerekanirweho. Imana ishimwe, Imana ishimwe, imbaraga z'Imana zikwerekanirweho. Aravuga ngo mbonye ntari bunze muri bo, reka ngaruke ngere hafi ze gufata umusozo. Iki gitabo cy'Abalewi, Abisiraheli baragiye bibagirwa Imana kandi babana n'inkingi y'umuriro n'igicu. Ajya ku musozi Sinayi, igicu cyavuye mu Bisiraheli, muribuka ko aricyo cyakingirije Mose n'Abisiraheli. Mose aganira n'Imana, imbona nkubone ko igicu kigabanyijemo ibyumba bitatu. Icyumba Mose yari arimo, icyumba Joshua yari arimo, n'icyumba Abisiraheli bari barimo. Abisiraheli bari bari inyuma y'igicu, Mose akaba imbere y'Imana. Hagati ya Mose n'Imana harimo ikindi gicu kigabanyije Mose na Joshua, ko Joshua nawe yari ahari. Imana ivugana nawe. Abisiraheli bandi bari bari inyuma y'igicu baragenda bajya kurema
ikigirwamana. Babwira Aroni uti dukorera ikigirwamana, twisengere. Bitoramwe umukuru baramubwira uti nibiba ngombwa udusubize muri Egiputa. Aroni aratuza. Mose amanutse asanga bakoze ikigirwamana, akubita amategeko hasi n'umujinya, aragifata aragisya. Cya kigirwamana aragisya, amazi yavanga mu ngunguru, aravuga ngo umuntu wese wagisenzeho nayanywe, akinywesha Abisiraheli. Banywa y'amazi yo muri ya ngunguru ya cya kigirwamana, barakinywa barakimara, umujinya wa Mose ntiwashira. Uyu mugabo yari igitanga, umujinya ntiwarangira. Arababwira ngo nimuterure inkota mwicane. Abo mu muryango wa Lewi bazifata mbere, bafata inkota mbere, bica Abisiraheli, bica abantu 3,000. 3,000 bamaze gupfa, Mose araruhuka, umujinya wo muri we uraruhuka. Arangije aravuga ngo ngo kuko mwebwe mukoreye Imana mugakura ikizira mu ihema ryera, ngo mubaye abaramyi bo mu ihema ry'Uwiteka. Nuko Abalewi bahamagawe bahinduka abaramyi bo mu ihema ry'Imana. Mu gitabo cy'Abisiraheli iyo tuvuga ngo ni Abalewi bo bitwa Yahokora, ni nko kuvuga bahamagawe na Yehova na Yahwe, ko niko bavuga Yahwe, niko Abisiraheli bita Imana yabo, kuvuga ngo ni abahamagawe n'Imana. Noneho mu gitabo cya Zaburi y'amasengesho n'amagambo yagiye avugwa n'ubwoko bw'Imana bababaye mu cyiswe Zaburi y'Abayuda, Abalewi bitwa abaramyi, babita abaramyi bo mu ihema ry'Uwiteka. Ariko kandi mu rubyaro rwo kwa Yakobo bita Lewi baravuze ngo ni ugufatanwa. Uruhande rumwe baravuze ngo ni ukuboko kw'iburyo, ahandi baravuga ngo ni ugufatanwa n'Uwiteka. Nimunakurikirana amateka, irembo ry'i Yerusalemu, irembo ry'intama, barihinduriye amazina inshuro 3. Bwa mbere bavugaga irembo ry'intama kuko niho intama y'igitambo yanyuzwaga, n'intama z'ibwami niho zanyuzwaga. Ikindi baravuga ngo ni irembo rya Lewi, kuvuga ngo ni ukuboko kw'iburyo kw'Imana, cyangwa se abafatanyijwe n'Imana, cyangwa kwa Bowazi. Bavuga ayo mazina 3. Iyo bavuga Abalewi bavuga umuntu w'ikidahangarwa, w'umuntu udasanzwe ukomeye. Ariko igitangaje, bajya guhabwa gakondo bavuye muri Egiputa, Imana yabwiye Mose ngo ntuzabaha ubutaka. Abalewi ntibazigere barya bahinze, Abalewi ntibazajye kuragira ngo bakamizo baragiye, Abalewi ntibazajye gucuruza ngo barye ibyo bacuruza. Aramubwira ngo ahubwo uzabaraga ibyo kurya byo ku gicaniro bajye barya ari uko batambye ibitambo. Hanyuma izo banyonkereje bajye bosa imibavu, hanyuma nakira umubavu w'ibyo bosheje, botsa urugimbu, ibyo ngibyo bishirire ku muriro bituma umuriro uguma waka. Haravuga ngo ariko kimwe cyahiye icyo bari gutura Uwiteka bazakirya. Mu yandi magambo, bajye basangirira nanjye ku meza imwe. Imana ibahamagara icyo. Abalewi baraza bakorera Imana, si impatinda. Imana ibakuramwe abatambyi, abo mu muryango wa gitambyi. Mu gitambyi rero ibaha imyambaro mu buryo butandukanye. Ibaha icyitwa Elimu na Turimu. Wari umwambaro ariko wari uriho utubuye 2 twitwa gutyo bakoreragaho ubufindo. Ibaha n'ikanzu bitaga efode, ariyo kanzu y'umutambyi, n'umwambaro w'imbere ko bambaraga ibyera gusa, bisobanuye ngo turejejwe hose. Irangije ibaha umurimo wo ku gicaniro, iravuga ngo nta wundi muntu uzajya uvugana namwe atanyuzeho, mwebwe ubwanyu muzajya muza tuvugane, hanyuma kugira ngo mbwire abantu bazajya babanza banyumvire muri mwebwe. Mu yandi magambo, ni mwe biro yanjye, igicaniro cyanjye kiri muri mwe. Abantu bashaka kumbona bazajya babanza bareba Abalewi. Sinzi niba muri kunyumva, sinzi niba ntabasize. Hari abantu batazabona Imana batarabona abantu basenga Imana. Kugira ngo Imana igaragare, hari abantu Imana yiyerekaniramo, ni abanyagicaniro, abantu benyegeje niba Imana ibonekeramo. Niyo yaba ari umwami, niyo yaba ari umutware, ntazabona Imana atanyuze mu banyagicaniro. Imana ishima ko igicaniro kiba mu gakozi, mu kana k'agakozi gahembwa 15,000 tutavamo bodaboda n'agakanzu.
ako kana kakabamwe igicaniro cy'Imana kakarota ibyo mu ijuru shebuja yarayarota bamunika kuko igicaniro cy'Uwiteka kiri mu b'Imana yatoranyije. Aho namwe mutekereze kubona umuzamagira ishimwe ry'uko yabonye akazi nyirurugo agahangayika kw'inzu bagiye kuyiteza cyamunara. Igicaniro cy'Uwiteka ni igitangaza gitera amahoro aboroheje abakomeye bahagaritse umutima, kigatera abakomeye kugira ihumure abatware bananiwe, kigatera abatware koroherwa abami baguwe nabi. Nshuti z'umusaraba, igicaniro cy'Imana, Imana iravuga ngo umuntu uzajya unshaka wese ajya anyura kuri mwebwe. Ngaho hagire muri mwebwe umuntu uzashyingirwa pasiteri atamusezeranyije, turebe ko ubwo bukwe bwemerwa. Reka da, haraba Imana ibonekeramo byanze bikunze. Ishyiraho igicaniro nihute n'igitambo. Shimiye Imana kubw'igicaniro cyayo, ishyiraho igicaniro n'ibitambo. Ariko kandi aho bonserezaga imibavu hari ijambo twasomye byatubwiye ngo umutambyi yambara umwambaro wera ajye konsereza Uwiteka umubavu, ngo najya gukora ku ivu ry'igitambo abanza agenda kuremo wa mwambaro, ivu ritagera kuri wa mwambaro nyuma akazawugarukana gutamba uriho icyasha cy'ivu. Abanza ukuremo afate ryavu arijyana inyuma y'amahema mu mwanya nabwo udahumanye, hari hagati y'ihema abatambyi babagamo no mu bikingi neza hagati yaryo n'ihema ry'ibonaniro ahitwaga hera. Urisohokana unyure hagati aho utarenze irindi hema, ivu urishyiraho ngaho ibyo bita kurisesa. Ariko kandi mu gicaniro cyari aho ngaho harimo inzira, niba twaryita umubirikira murawuzi, murabona umubirikira cyangwa se tworoshye mu kinyarwanda niyo twavuga n'umureko byakumvikana. Waturukaga munsi y'igicaniro kuko ivu ryarasesaga rikamanuka riva ku gicaniro rikagwa mu kintu kimeze nka wa mubirikira cyangwa umureko, rikamanukira mu rwabya. Uru rwabya ivu rijyamo rimeze nk'urwabya rw'umubavu w'amasengesho y'abakiranutsi. Hari Zaburi nasomye irambwira ngo amarira yacu Uwiteka yabika mu icupa. Aka kantu naragakunze cyane. Dawidi yabujije abagore kujya gusenga barira bazenguruka wa muriro n'ikirwamana ko niko remoke bayisengaga nabivuzeho bwa mbere. Aravuga ngo ntibuzongere kujya murira ibyo bigirwamana, ntibyumva ntibivuga ntibigira bite. Aravuga ngo amarira yanyu ntajya apfa ubusa imbere y'Imana, ngo irayabika mu icupa. Ni mu rwabya rw'inzigo y'Imana igiye guhorera umuntu iri urira, ireba muri ya marira yose yaretse. Ubu turira dukeye gusa warira nona turagenda tukajya ku tundi turira Imana ikavuga atari ko ahora arira rijijwe nande, igahaguruka igakubita. Ibe barokore bavuga ngo nta batorera Imana turabababariye tubahaye imbabazi. Izo mbabazi Imana zibaha iyo bahindutse, iyo batahindutse barahanwa. Izo mbabazi muhasabira batahindutse wowe uramubabarira ukabohoka, ariko yo ntimubabarira iramuhana. Nicyo cyatumye Mowabu imenya ko Abisirayeli bagiye kunyuraho. Umwami yaravuze ngo aho kugira ngo mbahe inzira Baramu we ngo inubavume. Muzasome Zaburi ya 60:10 ivuga ngo iki? Iravuga ngo Mowabu ni igikarabiro, ngo ariko Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Mu yandi magambo, umuruho n'umunaniro bagiriye mu nzira bazenguruka bakikira batanyuza iwanyu, ubwo burimiro bwose bagize nzabubakarabiraho. Iravuga ngo namwe nzabahindura igikarabiro. Hari abantu Imana igikarabiraho uburimiro. Hari abantu igibukarabiraho umuntu wamureba ukavuga ati nibyo nibikugarutse wakoze, ubu nuburimiro Imana ikukarabiyeho. Bijya bibaho we. Hari umugabo twari duturanye sinzamwibagirwa we, twaramusuraga muri karitsiye, niho hantu hambere habaye nje kuba televiziyo, ntabwo mvuga izina rye, ni kuri kamera. Iyo twajyaga kuvumba yo tureba gutya twarasozaga twahava akahatera umuti. Abana b'abakene bageze mu rugo iwe akahatera umuti, amazi ya Nili yaduka.
mwebwe ntago mubizi mwari mutuye mu mujyi mu cyaro akantu kari kagezweho ni umuntu wavaga I Kigali akaza yaguza amazi ya Nili ayatwaye arye yewe data we aramurabaga kwabwo ati avuye I Kigali n'ukuri kw'Imana yo amazi ya Nili uhetse akabaga noneho mu mushumu umwe utagahekera imwe mu mushumu umwe wakaregeje utwaye agacupa k'amazi gutya waramurebaga kwabuti frema yo n'umunyakigali yewe yogaga Nili yakarabaga Nili ewe data we ariko Uwiteka yamukarabiyeho uburimiro agiye gupfa yakubaga ipantaro yambaraga yikubaga gatatu ukayikuba gutya rimwe kabiri gatatu umubiri waragiye urakubitura aragenda Imana igikarabiraho abantu burimiro niba mugira ngo ndababeshye musure Bibiliya yaravuze ngo ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho na Yahabu zizayarigatira Imana igikarabiraho abantu burimiro igibakarabiraho burimiro hari umugabo wigeze yambwira nabi ngiye kwaka icyangombwa cyuko nabatijwe kubatizwa gusa nkama icyangombwa cyuko mwambatije arambwira ngo we bandi se niba utemera ubuhamya bwanjye wimpamiriza ko ndi umukristo icyangombwa cyuko wambatije gusa arambwira ngo isikoro ngo icyangombwa nkande ko mwana w'intama w'Imana ni ndamwana ari visa byagenda bite mpamagaro wari uyoboye itorero rya ADPR ndamwana nyakwa mushumba nagiye kwaka icyangombwa kuko nari ntarimuka none barakinyumye ntambwe atanese ko ntawe utakuzi ntinde wakigutumye ntinumvaga nshaka kwimuka burundu utizamuka I Kigali bazakikuzanira baje mu nama dufite inama ndamuhamagara cyandike aramuhamagara ngo uti cyandike ntiyanacyanditse yarakibagiwe aje asanga bahisemo aha nsengera hirya aha niho nyoboye iteraniro babashyitsi bose n'umwe wanyimye icyangombwa asanga ninjye uyoboye amateraniro ndamwana ngaho ngwe nusengera abantu Imana igibakarabiraho aburimiro ndamwana ngaho ngwe nusengeri mwene data twigishe araza aravuga ngo nshimiye Imana ngo ko abana twareze bakuze mwareze bakuze ari amabandi isikoro aduhora iki gusenga gusa kuko twahuye tuva mu butayu kuko hari icyumba twasengeragamo ahitwa kwa Papa Salima icyo cyonyine akakiduhora ngo turama abandi nawe utekereze ariko Imana igakubita agatoki ku kandi uti nzabikora Imana igibakarabiraho burimiro enyegeza igicaniro wowe utuze enyegeza birahagije nukuri bimwe byakubayeho yarabibonye nasomye amateka ya Mose mu buretwa igihe avuka nyina wa Mose yaravuze ngo sinahagarara ngo nkurebe babonye amashereka ari marabogoka bamenya ko mbyaye vuba aravuga ngo kugwa Miriam sugu gutererana n'umwana w'umukobwa we banamubonye babona ari akana karangaye Miriam aritegera akajya areba mu kato yarashinzwe kimwe kubwira nyina wa Mose ibyabaye kuri Mose icyo gusa ntiyarashinzwe kumutabara marayika ukuri imbere ntiyabujije ibyago kukubaho hari ibyakubayeho ntiyabujije abantu kukuvuga hari abakuvuze ntiyabujije intambara kuza hari izakugezeho ariko hari n'umumaro yagize yashyikije raporo imbere y'Imana yajyanye raporo ibyakubayeho byaramenyekanye nigeze njya gusenga mfite agahinda n'umubabaro hari uburyo Imana intwara neza niba hari uburyo intwara nkumva nanjye mbaye fire yuko Imana ari data ngipfukama mbura amagambo mvuga numva amarira araje suka amarira imbere y'Uwiteka none ndaho ngaho nari ndyamye ndi ku musozi waho bita Kinyamakara ewewe ari ninjoro ngiye kumva numva umuntu waruri hirya aje asenga araza arangije nkoraho aravuga ngo agira ihumure rigwiriye mwana wanjye mbega kantu nkunda we aravuga ngo nibyo wacecetse ndabizi ngo kandi n'umubabaro mwinshi ufite ngo ndawuzi ngo nabaguteye kubabara ngo humura ngo nzabagwa nabi Imana yarabibonye nabo yarababonye yarabyumvishe na za dosiye yarazisomye yarababonye yarabumvishe na za dokima yarazisomye na za kashe yarazibonye uyu mureko wari ushinzwe iki
ntago byari byemewe kwivu ryo ku gicaniro, ndumva araho ndi busoreze, biseseka mu ruhame cyangwa abantu baje mu ihema ribatumukira. Ntago byari byemewe, ntago byari byemewe ko ritumuka. Hari urwabya rufata ryavu, umutambyi akarifata akaritwara inyuma y'ihema. Muzi impamvu barukore bamwe batagikunda mu rusengero? Ni ivu ry'abakristo bagenzi babo babatumuriye. Ivu ryarasesetse ritumutse. Mwebwe se ntimubizi? Iyo umwotsi uri kugenda, iyo utitsamuye amaso aratukura. Maze iminsi ndi kwiga ku buzima bw'intumwa, ariko hari akantu kansekeje Petero yakoze. Amaze gukata ugutwi Yesu yaraguteruye agucomekaho, agucometseho Petero ahita yitwararika nkaho ntako yigeze akata. Akubonaho kuri haravuga ati hari icyo mpfa nawe, se ugutwi kwawe ntugufite. Nyine abibona nk'ibintu biraho, kandi iyo Yesu atahaba burya kwari kwaguye. Ariko Yesu yaragutoya gusubizaho. Petero nawe bika inkota yakase ugutwi nkaho nta kintu yigeze yangiza. Hari abarokore babaye ivu ritumuka baragenda batokoza abandi, noneho Imana itokoye abo batokoje bahita bitwara nkaho nta bantu bigeze batokoza. Imana iravuga ngo ivu ryahera ntiritumukire mu ruhame kugira ngo mutagira abantu mubera ibisitaza. Nujya kwatura ibyaha mumbabarire si ukubagusha. Hari ibyaha mutakwiriye kwaturira hano. Mufite umushumba nimujye kumureba, ivu aba ari buryitwarira inyuma mu mwanya udahumanye. Ni mubivugire hano nyine tugende tubivuga. Imana ibaha umugisha ko mutajya mutunga kamera hariya mu bakristo mwajya gusengera abantu. Hari ibyo mujya mugira hibanga, mbakurikirana hafi ya buri gihe. Ariko muzi ivu riri gutumuka kuri YouTube kubera abantu bari kujyaho ngo toka kwa cinara Yesu dayimoni yamugwaho yagera muri karitsiye ngo arwara abazimu. Nitwe twatumuye iryo vu nitwe twari tumuye ngo yarwara abazimu. Kandi ndakubwiza ukuri umuntu we wamwiboneye agwa hasi, abadayimoni baravuga. Urongera gusangira nawe gutyo biramupangu udafite imbaraga z'umwuka. Ariko noneho tangazwa nuko ni nyina wa runaka, sibyo? Kandi runaka afite poste nziza. Noneho reba nyine kubona nyina wa ntuza, abadayimoni bamugaragura imbere ya kamera twabishyize online. Irivu riri gutumuka ntiryari ryemewe. Imana iravuga ngo ico gicaniro ni mukenyegeze nibyo, ariko ivu ryaryo ntiritumuke muribike. Ariko muza abarokore baritumuye ku buryo bifata selfie bari no ku mazi ku butayu, kitagafotora akavuga uti Samatari twahuye n'umugisha w'Uwiteka. Ariko nk'ubwo iryo waribitse, tuvuye Kanyarira, ninde uri kubibwira kuri stati yawe? Ninde waguherekeje? Abarokore dutumuye ivu we. Yewe data wa twese uri mu ijuru we, sinabwe kuntu abantu cyangwa ngo bajyaga baza bakatwigisha bakatubeshya uti niba Imana yaragusezeranyije gutura i Kigali, ngahita mvuga ntubu ndimo tuzagenda ubucumbetse hafi ku Ruyenzi, ngahita numva sinzahigondera ngo ujye ureba isezerano ngo usengurire uribwira ngo ngahariye. Yewe data twese uri bwijuru, naje gusoma Bibiliya nsanga nzaba meze nk'umuntu watuye isowari najyaga i Kanani. Roti yahise mu isowari agumye aho ngaho, abakobwa be baramusindisha. Uza abantu bimutse kubera gutumukirwa n'ivu bakajya kuryama hariya. Rusi nyirabukwe yaramubwiye ngo umanuke gahoro, ntusakuze, ntuderanje, ureke nyirimbuga umugereho asoje kugosora, ntujyana akavuyo, ibirenge byawe ntibisakuze. Mwese ko mibizi ibirenge bigira urusaku, byari bisobanuye iki? Si ibirenge si ubutumwa bwiza? Ntabwo mwurumva ubutumwa bw'urusaku rero. Hari n'abantu mukunda munyamupostinga utuntu, hari abantu twirirwa twivugira ibikomere byacu kuri YouTube, byahura n'ibyawe ugahita ugacamo ukagapostinga. Ruriya ni urusaku nshuti z'umusaraba. Ibi muri ho ngo abantu barakuvuze, ariko icyo yavuze kizasohora. Yewe data we, mbega ibikomere ngo biramara abarokore. Yo mbega ibikomere, Mana nyagasane we. Hari uwansekeje ninjoro we yari yapostinze akantu nakaritse Marcel ngo sheri wawe niba atagupostinga ngo byihorere, ngo nawe ngo hari igihe uzamupostinga, ngo hari igihe azagupostinga ngo wapfuye ngo nawe umurye sini. Ngaho abarokore bantu mukiza. Nyamara hari ibyanditswe byera, nukuri ushobora gupostinga ukavuga ngo haracyariho ibyiringiro. Nibura wapostinga n'icyanditswe cyera, ariko ivu riri gutumuka we.
mbega ivu ryatumutse igicaniro cyasesetse we, yewe we. Imana iravuga ngo ntimurimena aho ngaho, reka abatambyi barifate kandi bahindure imyambaro, ugenda urishyire mu mwanya waryo. Ewe data wa twese uri mu ijuru we, akaba mukazana na sebukwe na nyirabukwe we, uti pasite mabukura mubwiye, pasiteri yegera imbere uti pasite niba umukazana atumvishe ibintu byose wavugaga burya n'umukazana wabwiraga. Pasiteri aho se hagati ya nyirabukwe n'umukazana nabwirizaga nde? Yo, ivu ryarasesetse ku buryo abantu batakimenya ko ijambo ry'Imana ryavuzwe. Abantu baratokowe, nakunyiraho yitokora. Muri misiyoloji hari akantu umugabo yigeze aratubwira ngo nimushaka abantu bazababera imbaraga muzafata amaboko bose, harimo abakomeye n'aboroheje. Aravuga ngo kandi urugendo iyo rurimo ivumbi ryinshi, ntabwo njya mbyibagirwa n'umugabo wanyigishije misiyoloji, iyo urugendo rurimo ivumbi ryinshi ukaba ufite umuvuduko wihuta, yaravuze ngo mujye mwibuka ko umuntu wihuta ashobora kugwa, sibyo? Kandi iyo wanyuze ku muntu umutumurira ivumbi akunyuraho waguye, ari kwihungura ivumbi umuteye ntakubone, bigatuma ubura abakubyutsa. Uzaba rukora ivumbi dutumuye. Ewe we, hari umugore utuye i Kanombe naramukundaga, yari umukristo mwiza, umugabo we ntiyarakijijwe ariko ubu babaye abakristo bose, Imana ishimwe. Yajyaga gusenga, umugabo yanywaga inzoga akanamuca inyuma ku mugaragaro, kuko we nabikoreraga mu ikabari yari haruguru y'urugo rwe. Yahagera umugore kubera igikomere agahita bumbura Bibiliya agasoma ijambo ry'Imana, yamara kurisoma ninjoro umugabo aryamye agatangira nigihe giti ntambara ikashira, igihe gitumura bugacyahwa. Abarokore n'abana beza hari indirimbo zihura na buri gihe umuntu abarimo. Noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Yajyaga aceceka ari uko ari iyikofe riryoshye, mugabo akabuti ceceka nisinzirire. Kumbi disi ari gutumura ivu. Nibyo igicaniro cyahiye, umuriro wagurumanye, ariko ivu ntazi uburyo arifata, ntazi uburyo aritwara. Hari igihe ugera imbere y'umuntu akakubwira utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba, hamwe witumura ivumbi urarushanwa nande se? Ntakurusha gusenga ninde muri kurushanwa nawe? Abarokore n'abana beza we, Imana yavuga uti uwo muriro mwite ku ivu ryo ku gicaniro muryiteho. Inguma za bamwe bababwira muziteho, mwite ku nguma zabo. Nakubwira umugirire ibanga umere nk'urwabya rwo gufata ivu, kandi narira amarira yareke muri icyo kibindi, ntatembe ngo ajye inyuma abandi ntibayabone. Imana ishimwe. Ariko uyu munsi umuntu abura uwo abitse ibanga. Niki gituma abarokore bakomeretse cyane kandi bari mu rusengero? Nuko umuntu ukomeretse abitse ibanga undi muntu ukomeretse. Rwa ruguma wari ufite ibanga ry'undi ruryamiye uratonekara. Gutaka kwawe ni ukuvuga ibyo abandi bakubwiye no kuvuga ibyawe. Ntumenye uwo ubwira kuko nawe ntiwamenye uwo utega amatwi. Aravuga ngo ikindi cya kabiri nimumara kwita kuri iryo vu. Muzi ko tujya tugira abantu bangeso nziza mu rusengero ariko bakananirwa kugira kamere batsinda. Nukuri abo ngabo Imana ibemerera kuza mu murimo, abemerera. Hari ibintu bitsinda abantu ariko kandi akagwa byuka yiruka avuga ati Mana ndengera ngirira neza. Nukuri pe umuntu akarwana. Sinababwiye ukuntu kamere yanjye yari yarananiye. Umuntu yambwiraga nabi tayari, waba unduta twabatungana ubwo ukaba wariye ingumi tukarwana, waba uri bunkubite waba utari bunkubite, ku buryo kunkubita ikintu cyatumaga ndekeraho kurwana ni uburyo wari kumvuna, guhaguruka ntibikunde, amaboko ntibikunde, cyangwa ngafatwa n'abantu bandusha imbaraga. Mfitaga kamere karimo jihad, kanze gucurwa, gutukana, mfite utugambo ku buryo ndusukiranya nkakubwira kabisa, kandi umutima wanjye nkumva ngambiriye kukupita ahantu hakomeretsa. Imana ishimwe ko yahuye na Anicet. Imana ishimwe ko twahuye. Numvaga ari uko nteye ari gutyo meze, ariko najya gusenga nukuri Imana ikamvugaho ibintu byiza.
Imana ikambwira neza nkavuga nekuze kuki Imana inkunda nteye gutya, fata initiative yo kujya ntoza kamera, nkavuga n'umuntu uri buze kumbangamira ndamufata nka mwarimu wa kamere yanjye uyu munsi, ndahita mvuga ntiri somo nshaka kuryiga pe, nahura n'umuntu yambangamira ngahita mvuga noke niwe Imana yampaye ngo nige, niga kwihangana gutyo nkajya mfata buri muntu wese nka mwarimu w'isomo ryanjye. Ariko Imana irabampa kweri, yewe data we, abankubitiye inshyi mu masengesho, abagiye babona ahantu nicaye ngo numutunga ibiganza hariya twirukana abadayimoni. Hari uwigeze unsanga ku butayu bw'amazi harambwira ngo icara mu mazi, yarambujije umwuka habuze gatoya, arapfubye umwuka ngo ari kunsengera. Mana nyagasani hari aho twigeze twajya gusenga mu masizi, umuhungu ahangwaho n'umwuka, twese dupfukamye atangira kutugenda hejuru, abamvunnye ukuboko ngo ni umwuka, kandi abakirisitu benshi bakabikunda bakabona ari ibitangaza ngo yuzuye umwuka agenda hejuru y'abantu, ngo muzi ibitangaza biberayo. Imana nyagasani we, yamvunnye ukuboko damara iminsi 3 ko yakuvunnye, ariko wa kabiri ku wundi wa kabiri kwageze ukuboko nibura ari bwo kuri koroherwa, ndangije njya, ariko yarakuvunnye umutima urambwira ngo ubu ni umwigisha wa kamere yawe, ihangane ntuvuge nabi. Ariko iyo mba ntari gutoza kamere mu cyumba cy'amasengesho nari kumufata mu ijosi. Sinababwiye abagabo badufungiranye witwa Jebera na Deo, nari kumwe n'uyu mwene data Marcel, ntabwo ari inkuru mbarirano n'ibyabaye kuri twe. Uyu yaragiye aramuhanurira ko harimo umugabo wagiraga ubufuti asambanya umukobwa w'abandi amubeshya ngo azamutwara. Uyu nguyu yarabyerekwa, arangije aramuhanurira muri bwa buhanuzi bwacu, ngo turiya mugabo ntazagutwara, tari kuguma kubeshya. Biba bigeze kuri wa musore, arangije bakora propagande, bafata inkoni bazishyira ahantu twasengeraga, bazihisha ahantu inyuma. Dusoje bafunga icyumba, baravuga ngo mwebwe musigare, tugira ngo nuko dusengera bimwe abanyempano basigara, abacomoye inkoni. Asanga kamere ntiracurwa neza, twabakubitiye mu cyumba cy'amasengesho, ingumi ku yindi. Cyakora iyo biza kuba uyu munsi namenya uburyo mbyitwaramo, nibura kamere urayihenda. Ariko icyo gihe bariye ingumi da, kamere yitaracurwa, umwotsi wo ku gicaniro utumukira mu ihema. Ese ubwo muri kunyumva? Ni ukuri ntabwo ari iby'abapagani, umwotsi utumukira mu ihema. Ntabwo mwebwe muza ahantu abantu bari bagiye kurya igaburo ryera, umuntu umwe yimigaburo undi aramwuti, aramutaruka, aramwuti mpereza, aramwuti ntabwo warya anywa amaraso ya Kristo, uti yampe ntago ari ayaso. Bari kwigaburo turayanyima ko tarayaso, wayampaye ko ari Yesu na yawe. Iyo kamera itaracurwa, ivu ryo ku gicaniro riraseseka, kandi iyo risesetse rihumanya ibyari byejejwe, rihumanya hera. Ivu ryo ku gicaniro aravuga ngo ntirisesekaho, rijya ahandi hatanduye. Hari umugabo yigeze yaza kutwereka fiance we, kandi ni umuntu w'icyubahiro haba mu isi, yari afite icyubahiro. Umuhanuzi amuhagarara imbere ngo tuse ubundi umutuzaniye kumurebaho iki komo, iheko mwana w'intama w'Imana we, ko mwirirwa mukora ibi nibi, reka da, ntabwo ari ku mwuka w'Imana akora. Ni ukuri hari uburyo Satani ajya akorera mu mpano umuntu azigira. Impano z'umwuka bene data zigira ibanga. Impano z'umwuka zigira ibanga, ntizikomeretse uwo umwuka ashaka kuvugana nawe, ntizibikora. Impano z'umwuka ntizibikora. Ibi ngibi ngo umwuka kubita umuntu hasi ukajya ko ukabona ibitenge bivuyeho, nukuri umwuka ntiyakora ririya kosa. Umwuka ntiyakoze isoni umuntu, ntibibaho. Iryo ni ivu riri gutumuka mu ihema, ntabwo ari imirimo y'umwuka. Reka da, Imana iravuga ngo ku gicaniro ntibikabeyo, iravuga ngo abariwe mukiri ku gicaniro ibyo ntibizabe, muzabungabunga iryo hema, muzabungabunge n'iryo vu. Nukuri ni ivu ryo kumenywa, ni ibyaha byo kwatura nibyo, ariko nabyo muzabibungabunge, ntibizatumukire mu bantu. Hari umugabo wahagaze mu iteraniro, aravuga ngo anise haguruka, ndahaguruka. Aravuga ngo ihane kujya mu bapfumu.
nukuri kw'Imana ndi umubwiriza butumwe ngo ihane kujya mu bapfumu ntiyi kandi nukuri sinzi nuko hameze ngewe cyo kora njya ngira amatsiko mpuye n'umupfumu yambwira iki bijya bintera amatsiko mpuye nawe yambwira iki hari uwo nahuye nawe sinanavuga ikizina cye kuri ntuze kuri social media irya Christo niryo tuboneramo ubuturo ariko twarahuye arangije arambwira ngo ndakuzi ngo ndakubona kuko nawe ni umu-YouTuber akunda guhitinga kuri YouTube arambwira ngo njyewe suranzi namwana ndabona nsa nkaho nkuza ariko si nkuzi neza tamwana icyo kora narakubonye arambwira ngo yingo nitwa muganga ntuza namwana isawa ndi kugenda arambwira ngo ko nshaka kuvugana nawe ndamwe se ko ntarwaye turaba duhagararana tuvugana iki mu byukuri arambwira ngo urumva utazankenera ndamwana aha data nta na rimwe pe nukuri kandi ndi imbere yanyu ndamukenera se mushaka hiki kwatavura mu nda ngo nzaharwara indwara avura ntazo nzarwara nikijyana abantu ku bapfumu ntikizanyerekezayo umugabo arahagarara aravuga ngo anise ihane kujya mu bapfumu ndamwana nukuri kw'Imana sindajyayo navuze noroheje ndamwana sindajyayo se nanahazi ndambwa ngo ushatse kuvuga ko nta zina ry'umupfumu n'umwe uzi ndamwana ndabazi amazina yabo yo bamwe na bamwe ndayazi kuko aravugwa arangije ngo Imana irambwiye madamu wiwanjye yaratwite ngo Imana irambwiye ngo kuko wininiye ukinangira ngo umugore wawe azabyara abazwe ngo nicyo kimenyetso niko koze niko Imana ivuze nti Sawura koze ndapfu ndiyicarira arambwira ngo uruza agasuzugura afite ngo haguruka cyampaye ndahaguruka ndangije nifata rya ngo ntega amatwi ndamureba ngo ariko ngo urasuzugura kwere ngo uruza ukuntu ndeba mujijo nawe se kumbwiye ngo nkurebe ngaho mbwira ahantu ndeba nubika amaso arambwira ngo ngaho turebane ahanura ibintu byinshi yewe we kandi abakristo niya byarabazwe nukuri kubagwa si icyaha ntabwo ari icyaha ni ibintu biri aho bisanzwe ubundi kubyara nabi bimwe ubaza umuntu ngo wabyaye neza nuko udataha hagati y'umwe muri bo hagati y'umwana n'umubyeyi nawe iyo bacyuye bose nukuri baba babyaye neza Imana ishimwe nukuri pe muba mwabyaye neza Imana ishimwe none se niba kubagwa ari umuvumo nge naba mbarusha kuvumwa kuko nabazwe kane nabazwe kane inshuro enye mu nda rwose basaturinda bagakatubura bakagabanya bakajugunya bagakatubura inshuro enye rero Imana ishimwe wa mugani ko twanyuzeyo amahoro nubwo intego itujyana itarimwe ariko nanjye seta nayigiyeho narwanye intambara yo gusenga noneho ngeze kwa muganga ikibagabaga madamu yagiye kubyara dora gashya rero muganga arampamagara arambwira ngo genda ugure antuma rero twatwuma bakoresha babaga wewe mpita mvuga ntikimenyetso cyuko nagiye kubapfuma abakirisitu barakibonye none ko ntagiye yo wandengeye madamu bari baramuroze icyumweru cyose akimaza ari kubiseka ari kuri karindwi cyose cyashize ari kuri karindwi kora ikiri kuri karindwi ababara njya mu giterane Imana irambwira ngo gura ibishyimbo ndabigura ndabijyana bari byo muharabirya igise kiramukubita kabisa ku munsi wa nyuma ni ibishyimbo Imana yambwiye mujye mutinya ikintu Imana ivuzeho nabitetse ntabironze mbuza umukozi kwegeraho ninjye wabyitekeye nta munyu ntaki nabitetse ntabironze kandi Imana ishimwe nabisutsemo amazi amwe niyo yabihishije aranabikamye ndabyarura mbigemura byonyine nibagiwe no gutega kubera stress nari mfite nibagiwe gutega ibi mujya muvuga nimwe mu byivugira ngo abagabo ntibajya kugise nta makuru mufite nta makuru mufite navuye Nyarutarame pfa munsi yo mu kabuga n'amaguru ngera ikibagabaga nibagiwe gutega kandi icyo gihe bisi cyari igiceri cy'ijana shiduka ngeze kwa muganga nawe harya ko ntateze nari muri stress ntago mubizi mwebwe najyaga nsohoka ngiye kubwiherero ngasohoka muri saro nkarenga igipangu nkagenda nashyika mu gihe arabuke nkibukaho nari ngenga kata ngasubirayo ngo ntabise sawa nyine mbona bantumye ibintu nzana ibyuma byuzuye akakarito ndebye mbwira muganga arambwe utizana ntamwana hoya ntabyo nguha tigabanya umuteto wakana we ngo maze ngo dusore ngo dushaka ngo tukiri dutoye wahamye hamwe ko buri muntu akura bitewe naho yanyuze arajye gutonga nashaka iki yo ndabireba mbire kurira hasi
mbere kuriye hasi Imana ikorera mu gasuzuguro k'umuganga nawe yanga kunama ngo abitore ndagenda ngi inyuma y'idirishya ryaho yarari muri maternité noneho umuganga wundi wari wamusigaye akamuga ngo ngaho sunika umwuka yewe nkabwira Imana ntarakoresha uwuhe ku umubiri washize mwami ngo koresha umwuka wera yewe narahasengeye inyuma y'idirishya rya maternité we umukiri naraza nsanga inyuma arambwira ngo guhagararaho ntibyemewe ndamufata ndamwana ahubwo hagume ndamwana umukirisitu ndamwana imfasha gusenga umugore uri gutaka n'uwi wanje arandeba ngo Imana igufashe n'ukuri yo ngiye kumva muganga ataratora bya bintu nakubise hasi numva kana karaje kararira yo aravuga ngo umuntu wazanye na Gahozo Viviane ninde nagiye niruka ntininje na bya bindi yari yantumye bimwe nakubise hasi nabitoreye rimwe na porte bebe nari nyifite nari maze gukamirika nari nzi byo mujyana dusarubeti n'uducyo two mubanza nagiye mbifite na bya bindi utimuga nibi nari mbizanye uti ntacyo bimara ariko narwanaga niki nivu ryari ryaratumukiye mu ihema rituma ngira ibikomere n'inyuma y'ihema Imana iravuga ngo iryo vuna ryo muri bungabunge ibyageza aha nukuri ntimurebe ibi ngibi mu ihema twese tuhahurije gugicanira umuriro waka nta muntu isoni zakorera mu rusengero ntawe zahakorera ariko kugira ngo usuzume kamere yawe uzabirebe telefone y'umuntu mwegeranyira mucika yasona gusa harimo sonere ugahita ugwa ibyo birakugusha gusa ko telefone isonnye ibyo byonyine biraguterura bikagukubita hasi amasengesho y'iminsi ngahe wasenza akayita kuvamo arangiza uti se bagiye bazishyira muri silence se niwe wihamagaye Pega ibicaniro bimaze kuzima we umuriro urasinziriye bera b'Imana ku buryo umuntu agushwa n'akantu gatoya gusa kakagusha umuntu barokoresha uti z'umusaraba nimwongere mwenyegeze umuriro wo ku gicaniro wake hari umuministri umwe wigeze abivuga twagiye mu nama ahantu nanjye nari nyoboye umudugudu umwe ngenda mpagarariye umudugudu araduseka aravuga ati se namwe mitiweri ntimuziha abakirisitu amavunja ntayo mukura abantu mu manegeka ntaho muri abakuru uti mu rusengero muba mariye iki ariko uzi kubona abakirisitu tugera igihe cyo gutanga mituweri tugafata wa mubare twiyemeje gusa ntitumenya abantu bashonje ntitumenya abantu bagize yewe data we juste turaho nk'abantu baje gutanga ibibazo ku Mana gusa nukuri umuriro uzasinzira ku gicaniro Elisa yatumye umugaba w'ingabo winjiye mu gihugu agitera aza mu kavuyo igicaniro cyo muri Elisa cyatumye Namani ajya kwinjira noneho yakawudiyanse aravuga ngo hari umuntu w'Imana ngiye kureba umuntu w'Imana yubahisha n'igihugu cye umuntu w'Imana haleluya n'itorero rusengera murihesha agaciro urugo rwawe narwo urarwubaka umuntu w'Imana abikitegereza igicaniro cyatse muri wowe umuriro wenyegejwe ngo umutambyi ajya wenyegeza igihe mwumva babateguriye amasengesho umutambyi aba yenyegeje Imana ishimwe soza rero Paulo we yarisuzumye arebye igicaniro cy'Imana muri we Imana ishimwe haleluya areba igicaniro cy'Imana muri we aravuga ngo Uwiteka we maze kumera nk'ibisukwa peli moria donas enima tisaedraiwa maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro aravuga ngo ibisigaye bikibikamba ry'ubugingo aravuga ngo singe jyenyine ngo nabizera bose ngo iryo data yabikiye yabwiye Timote amagambo nkunda yaramubwiye ngo ngiye maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro ukuguru kwanjye kugiye mu muriro kwamera nk'amavuta nta rugendo ruhumanya ibirenge byanjye bigaragaraho umunwa nawo bawushyize ku gicaniro wa Uwiteka yawushima nta magambo apfuye aravuga ngo ngewe wese amaso yanjye ntareba ibidatunganye maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro kwifurije kuba ibisukwa ku gicaniro kwifurije kuba ibisukwa ku gicaniro Imana ishimwe Imana ishimwe Eliya maze kubona yubatse igicaniro nibwo yapfukamye abwira Imana ngo Uwiteka
manura umuriro wawe. Ni ukuri ikintu gitangaje, Eliya ntiyarazi umuriro w'Uwiteka, nta kindi gihe yari yarigeze awubona, ariko kuko ari ku gicaniro yaravuze ngo njyewe sinaba nshobora gucana ngo Imana biyinanire. Aravuga ngo ntabwo kiri buze kwenyegezwa n'umuriro wanjye. Ni ukuri umuriro wanyu ku gicaniro nushaka ntiwenyegezwa, Uwiteka watse gicaniro cyanyu, Imana yatse umuriro wayo, Imana yatse umuriro wayo muri mwe, Imana yatse umuriro wayo muri mwe, umuriro w'Imana wake. Umuriro waramanutse utwika igicaniro. Ariko ese ubwo mwebwe ntimujya mugira amatsiko y'uburyo Eliya yarebaga umuriro uri kwaka? Ariko ubu waba ureba gute mu by'ukuri mushumba? Sizi uburyo yarebaga, niba kureba umuriro w'Imana waka. Nigeze nabona igitangaza, twagiye mu bweyeye, twari tunaniwe pe, twari tunaniwe cyane. Mbona igitangaza, abadayimoni bari kuvuga ngo nimureke tugende, kandi tutavuze, tutari gusenga. Mbona ukuntu umuntu ari kugayagurika, ndamureba ndavuga ni Imana ni igitangaza. Yo, hari ibitangaza Imana igikora. Ngaho namwe nimurebe Imana iciye inzira ku nyanja itukura, uburyo wagenda muri iyo nzira gute? Umunsi wa mariage niho nibutsa amagambo mama yatuye bamvuma, nashyingiwe ndahindukira ndeba umukobwa mu gatimba, ndamureba ndamwana umunsi n'uyu, arambwira ngo n'uyu. Naho ufashe nk'umunsi w'igitangaza wari uteye ubwoba. Ndamwarese umunsi n'uyu Imana yawusohoje, nti n'uyu nguyu. Yo, nicaye ndi muri sare ndeba abantu bahari, ndavuga n'ubu baje kubera twebwe. Mugore arandeba ngo yingo no kubera twebwe. Yewe we, ariko nta muntu ukumbuye kureba igitangaza Imana yakoze ngo kiganirize ukirebe. Reba umuntu wari waramugaye yicara ku muryango w'urusengero, ubu ugomba mbari bwarahinamiranye, reba ari gukandagira. Najya mpindukiza ukuguru nkavuga nti kurafashe. Yo, najya guhindukiza nkavuga nti kurafashe. Ntabwo mubizi uburyo nateruye Keyira, nateruye umwana w'iwanjye namwise Keyira, ko Imana yampereye isezerano Keyira. Naramuteruye ndavuga nuri agakobwa kanjye, urabonetse kandi uje neza, kare gafite ibisatsi byiza, gasa na papa umbyara. Ndakareba ndavuga nisha ifoto ni ya data, navuga ni n'ukuri kw'Imana we, nari nkumbuye kureba amaraso yanjye we, kandi bari barambwiye ko ntacyo nzimare. Ndavuga nti kunukuboko k'Uwiteka, namwe nimurebe umuriro wo ku gicaniro, umuriro wenyegejwe. Haleluya! Ibitangaza Imana yavuze uri kubirebesha amaso, uri kubirebesha amaso. Yewe we, ntabwo nababwira ibintu nkumbuye ibintu bibiri muri uyu murimo, nimbikora Imana nishaka izansezerere ntahe. Nkumbuye ibintu ntabwo ari ibitangaza, ni ibintu bisanzwe. Ndabikumbuye we mushumba wanjye. Nkumbuye umunsi nahagaze muri Yorodani ndi kubatiza umuntu nabwirije ubutumwa bwiza. Ndabikumbuye umunsi nzabatiza umuntu ubutumwa, namubwirije ubutumwa bwiza akizera nkamubatiza, Imana nishaka izavuge ntahe, ntacyo bintwaye. Ntabwo nzaba mbaye umurimo urumba mu biganza bya Kristo, akandi ko ntabwo nakababwira. Ndagakumbuye we, yewe data we, ndagakumbuye we. Ariko ubw'igicaniro cyaka, ubwo umuriro waka, bizaba. Haleluya, bizaba. Hari ikindi nari nkumbuye kumva Imana ivugana nanjye, ikambwira ngo Anicet we, ni njyewe Uwiteka Imana yaguhamagaye. Ibyo igiye bivuga bikantera gukomera, ariko ku gicaniro cy'Imana hongere hanyura irindi jwi, uvugane n'Uwiteka. Umunyashuramu kaza aryamye, yaravuze, aravuga ngo umukunzi wanjye yaka. Haleluya! Izuba, aravuga ngo ateye ubwoba igitero cy'ingabo. Aravuga ngo mwa bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndabikunda we, ndabikunda. Aravuga ngo ni mu muhinzira atambuke n'inyamibwa mu bahungu. Imana ishimwe. Aravuga ngo rata mukunzi nkurure twirukankane, tuzishima tukwishimana. Aravuga ngo hari impamvu tugukunda, urukundo rwawe ruruta vino. Imana ishimwe. Bagiye kumukangura bumva ijwi rivuga ngo nimureke umukunzi wanjye abyukire yashakiye. Inshuti z'umusaraba, Paulo yarabivuze abibwira Abaroma, yarababwiye ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranwa n'ubwiza tuzabona.
aravuga ngo kuko n'ibyaremwe byose byitegerezanyije amatsiko guhishurwa kw'abanesheje. Igicaniro cy'Imana muri wowe cyaka, umuriro wenyegeye, ugira ibyiringiro. Nigeze nasoma inkuru y'umugabo witwa Martin Luther. Yigeze yasoma Bibiliya, ayisomye asanga uburyo agakiza ari ubuntu, abona ukuntu imbabazi bazigurisha, asohoka avuza induru aravuga ngo imbabazi n'ubuntu zatanzwe Kristo yavigorigota ku musaraba. Roma iramuca, azamuka umusozi agiye gusenga, abwira Imana ngo numpe urwandiko rw'inzira. Aravuga ngo nabona gute uburyo mpunga. Amanuka Roma yanditse urwandiko rw'inzira, baramubwira ngo ngaho hungira mu mujyi. Umujyi yasabye ari gusenga ashaka kujya guhungiramo, abari wo bamuhera urwandiko rw'inzira. Arahagarara areba kuri wa musozi yarari gusengera, aravuga ngo mbonye ko Imana umuntu yaka izahabu ikamuha n'ifeza. Aravuga ngo uri Imana isubiza ibyo twasabye ukarenza n'urugero. Ndababwiza ukuri y'igicaniro cy'Uwiteka cyaka. Yohana baramufashe bamutwara ipatima, ariko nubwo bajyanye umugabo uri mu igicaniro cy'Imana, baramufata bamujugunya ku kirwa cya Patimo. Habaga inzoka z'inkazi, habaga aside yaturukaga mu nyanja cyitwa umuyaga w'ishuheri, cyarazaga kigakubita Patimo. Hari ahantu habi Patimo. Yohana agezeyo, marayika aramusura ngo asure marayika. Yohana asurwe na marayika. Mwagize ngo Yohana yigeze agira stress, yibereye mu nama yo mu ijuru, bamutaye ku kirwa Patimo. Igicaniro cy'Imana muri we kimuhishurirwa, yiberebera inama y'agakiza mu ijuru, areba uburyo yicaye kuri ya ntebe bibumbura igitabo. Muzasome atangira yandika, yaravuze ngo ku munsi w'Umwami Imana marayika yansanze ndi mu mwuka. Namwe nimutekereza aya magambo, mushyire mu nyurabwenge muyumve kabiri. Marayika yaza, ubundi marayika aza umuntu ari mu mubiri, wamubona suri mu mubiri. None nimutekereze Yohana we yagiye mu mwuka uruta ikirere marayika yagendeyemo, ku buryo na marayika yaje Yohana yibereye mu mwuka. Mu yandi magambo niyo marayika atahagera, Yohana we already yamaze kugera mu mwuka, ku buryo marayika yamurebye aravuga ati uyu mugabo nubwo nje kumureba, niyo ntaza hano nari kugumiriya ruguru nkavugana nawe ari hano. Yasanze Yohana yamaze kugera mu kirere cy'umwuka. Kubera iki? Muri we harimo igicaniro cy'ubuzima bwa Kristo buhagarara hejuru y'amakuba agakomera ku munsi mubi, kuko afite igicaniro cy'Imana. Yareretswe kugeza ubwo abona uwabumbuye igitabo, yumva ijwi rimubwira ngo Yohana wirira, intare yo mu muryango wa Yuda, gishyitsi cyo kwa Dawidi aranesheje. Yohana agarura umutima, yitsa umutima, aratuza, aravuga ngo ubwo utsinze birahagije. Wari watawe ku kirwa kuwe mu ngunguru bamuvunaguye, arahagarara arakomera, aramanuka ajya muri Efeso, arababwira ngo uwo twiboneye n'amaso yacu, uw'ibiganza byacu byakozeho amatwi akamwumva. Imana ishimwe. Aravuga ngo wari wahoranye n'Imana akaza mu isi, uwapfuye akanesha urupfu, kandi uwagiye uzagaruka. Ni igicaniro cy'Uwiteka. Igicaniro cy'Imana gituma dukomera ku munsi mubi. Mbere impamba ikinunga mu nzira, ikinunga ngana mu ijuru, ninjera ku nkombe ya rwa ruzi, uzame gutinyuka y'amazi maremare y'urupfu, nyambuke ngere mu ijuru. Nzaririmba Mana, tuzaririmba indirimbo zo kugushima. Ururimi rwacu ruzahabwa indirimbo nshya. Ururimi rwacu rutari ururimi rwavuze amaganya, rutari ururimi rwavuze ibyifuzo by'umubiri ubabaye. Mwami, ruzahabwa indirimbo nshya. Amaso yacu akureba atari amaso atokorwa, biganza bigukoraho atari ibiganza binanirwa. Haleluya! Tuzaba dusa nawe, tuzakureba, tuzaririmba
tuzaririmba mu iteraniro ry'abera. Ntabwo tuzaba tugenzwa n'ibyifuzo byo gusaba amamodoka, ibyo ni byiza kandi ababikeneye ubiduhe. Ntabwo tuzaba tugenzwa no gutaha mu gihugu cy'abakiranutsi. Ntabwo tuzaba tuzamwe no kutubwira ngo sohoza amasezerano, ahubwo iriruta irindi rizaba risohoye. N'imfubyi zitazaboneka, uzaba uri se wazo. Nta mupfakazi uzahaba, uzaba uri umugabo w'umupfakazi. Mwami, nta bababaye bazaba muri iryo juru. Uzaba wadusukiye ibyishimo bihoraho, uzaba waduhaye amahoro ahagije. Ijwi ry'Umukanguzi.